Dipika Pedukone iyi filime araza kuyigaragaramo. Sania Malhotra akarimo. Bimeze biti bakinnyi n'ibyamari hano ni hanze y'Ubuhinde ku gihugu bihana imbibi batatubwiye niki. Mama angalia pale mu mazi ari cyo babonyemo. Bimeze biti bamaze kubona umugabo uri mu mazi uri kuva amaraso baramufashe ngo bamutware. Bamushyize ku ifarashi bamwinjiza mu gaturage kari hakurino kitwa Hanswe. Umuntu batoraguye mu mazi bamuzanye muri kano gaturage. Na gaturage kibereye n'ababaza baba bahari, abacura bahari, bega na gasantere kwa kunda abaturage babibereye ahantu mu misozi barashize hamwe. Haro batoraguye usa nk'uzuye amaraso. Bisa nk'ari umuntu wari uhamye mu mugezi wifite ibibazo bye. Bamuzaniye umuganga wo muri iyo quartier atangira kumuhanduramo amasasu. Umuganga wo muri iyo quartier wa gakondo atangira kugenda kanda kanakari yavanga inzuzi amukorakoraho ndetse afite n'ukuntu ajya kuvura akabanza gasenga. Icyo badodesha nta kindi buvuzi bwa kera cyangwa se ahantu bataratera imbere bakudodesha udusimba bashyira ku gisebe tukagihuza. Bimeze biti ese ninde batoraguye ko bamaze gutoragura umubiri wose barawupfutse bigaragara ko umubiri wose wari uri mu bibazo. Barakwereka hashize amezi make batatubwiye yariyo. Abana kira ni ikivampire we. Abana baza gute ntabyana mwimufi hano mwitera umurwayi amabuye. Hano hari umurwayi umaze amezi menshi aryamye mu buriri bisa nkaho yari yakonyaguritse. Mu gaturage kari hano bajya banyuzamo bakaza guterekera ibigirwamana byabo bira kira imyambi muri cya giturage. Arabinjiye barasa ndagira ngo urebe filime. Arabinjiye barasa muri cya giturage cyane juju patururi masasu mu giturage. Arabinjiye barasa mama barinjira bica abana bato barabarasa abagore mu mazi. Ndagira ngo urebe filime. Wa musaza akaba n'umukuru w'ikaritsiye akaba mudugudu yarajagara imbere y'ikigirwamana. Amafarasi bari kuyatwika. Ikigabo kivayo imbere y'umugore hano kure y'umupanga. Abagore bari hano barakaye nta gusakuza n'ukurira. Reka kubagama amakana agafata mu cyuma hagati. Mwana afata mu cyuma we. Filime mudugudu yaje gusenga Imana. Nyagasani icyorezo kigwiriye igiturage cyacu. Dutabare Nyagasani dukiza rino shyano ritugwiriye. Yaje gusenga abantu bari kwicwa. Mana ya nyayo nimba ko kuri wa nyawo ubaho ugomba kudutabara uyu munsi muri gusenga. Kwereke ko utari ikibumbano dusenga uri Imana ya nyayo. Yaje gusenga Imana igenda isa nk'imwumva. Wa murwayi uryamye anatangira kwibuka utuntu tw'utumanyeri yajyaga akora. Mugabo akora y'umupanga rebe filime cumu ku mugabo cumu mu gatuza rirahinguranya. Bimeze biti bigenza biti. Hari umugore n'akana bari babazi hari utabaye. Dore igicucu ikangamo. Hari usenze ati wa Mana we nimba utari ikibumbano dutabara utwiyereka uyu munsi kuri Imana. Mama we ku musozi hejuru hamwe hari inzu ya mudugudu. Wa murwayi umaze amezi aryamye bitabariye barishimye. Yohereje icumu fanya n'icumu rye mu gatuza. Murwayi umaze amezi aryamye. Uyu muntu ninde? Uyu ni mutugani. Mudugudu aragurukira ni Imana yacu isubiza amashengesho. Mama we rimwe murwayi buretse filime ko nayizanye ariko iyi niyo filime yinjije amafaranga menshi muri uyu mwaka mu Buhinde kandi imaze iminsi ibiri isohotse. Umugabo afite tatuwaje ku kiganza ku kaboko mbese gutyo. Cumu umugabo bamushyiramo buretse dore ijisho dore itara dore udusurubu parishoki Sharukan undi uyu mugabo ukimubona tumenye ko agaho gahuye n'umunyutsi yigarukiye. Mama we ikintu ubikubita cyane ni nyina umwoshya. Icyo ni icyana rabe dore icyana kure y'icuma raryi pasa yita mutamu Sharukan namugaruye Aitabana banasha arabanza aranabiyereka abaturage bamutabaye arya n'ifoto. Mesiya wacu bari bagiye kubarimbura bose bakabica.
umugabo yarikanze. Ndinde umugabo yaribashije ngo ndinde. Iryo jambo yavuze. Filime bayise Jawan Sharukan. Producer w'iyi filime bamwita Gorikan, uramubonye ngo ni umugore wa Sharukan. Urumva ko ari ibintu by'ikiryango. Kana kare no kari umiwe. Ninkura nzagushakira amakuru menye uwuriwe. Akana iryo ni isezerano nguhaye. Kano kana bigaragara ko kumvisha ko uyu mugabo yabuze ubwonko bwibutsa, baramukubise mu bwonko bwibutsa, ntazaturuka, ntazi uko yitwa, ntazi uwari we, icyo yibuka nuko arwana kubisa abantu yarabamaze. Akana kare no kamaye isezerano ngo ninkura nzagushakira uwuriwe. Director akaba yaranditse ni filime bamwita Atiri. Cyamamare barakwereka hashize imyaka 30 biriya bintu bibaye. Uriya mugabo ubu nukuvuga ngo nimba nariho yarashaje, tugarutse muri nyuma y'imyaka 30 biriya bintu bibaye. Hari umugore utwite winjiye muri gari ya moshi. Urebe aratwite, akana kari hano kabona n'undi utwite. Uratwite wapi? Harimo igisasu. Uyu bamwita Kariki cyangwa se Darling. Ni umukobwa uri hano hari dufite laptop. Dutangire imyiyereko. Sarı saman arı. Reka banze yajyemo akazi ki. Hano hari umugabo ruri hano. Ibyari imbunda bihinduka gitari. Mutambuke. Hari uwinjiranye imbunda muri cya kindi babika mu gitari. Uje bamwita Avia the composer. Dinjiye muri gari ya moshi. Arinjye n'abakobwa. Turukuru barebana. Helena umutekinisiye wabo. Uriya mwana buriya ntabwo twamugotesha ikizamini cye se. Urebe hano babakobwa bari muri ya gari ya moshi bahita bakandakana kariya. Imodoka mu muhanda feruje barazihindura bateza mutiyaje mu muhanda. Babakobwa bateje mutiyaje. Ikibazo bisa nkaho habaye impanuka. Bateje impanuka mu muhanda. 20 में मेरे एग्जाम है. Exam yagisigaje iminota 20. Umukobwa yasize gutega gari ya moshi nakana bari batwaye mu modoka y'abakire. 20 rupees change please. Umva urishyura amarupi 20 ntago mfite change. Hagiye hundi nimba udafite change. First time metro. Nubwa mbere ugiye gutega gari ya moshi nko gutega twegerane. Bakereka kano kana nkagurira amatike nabo kari gafite nyine change. Kana bakinjiza muri ya gari ya moshi. Wibuke bano bakobwa muri imodoka. Uyu nawe bamwita Lakshmi the mother. Uyu ni Dr. Ilam. Bari bavuze bati karakana tugakerereza exam. Chief bunono twatwika. Uko bavuze Chief ninde mama we bari kuyiye mipangu n'abakobwa bagera muri 5 tumaze kwibonera bunono twatwika Chief. Hari uwinjiye agenda gutyo iyububa turaza gusobanukirwa muri filime zose wabonye uyu mwaka batayemo. Hano hari umugabo ufite ibipfu ku mutwe wose araza yiryamira muri gari ya moshi gutyo aripowera. Gari ya moshi nk'uko biza amagambo barimo nitwegerane nyine nawe urazizi zashira umuteto kwa bimeze. Rebe bafata hano bose babakobwa barafata barikomeza. Ubonye karakantu mufate mwikomeza. Rebe gari ya moshi vayo yarangije hindura imihanda modoka. Bari muri gari ya moshi ya mihanda ya gari ya moshi asaye nk'uyibusambusanya gari ya moshi. Fata amaferi Captain Abijit besebona kubanga by'ibyuma ko gari ya moshi ihuye n'utubazo twa tekinike ibici bijya mbere. Gari ya moshi parikana. Rebe tu banda b'abakobwa bari ku mupangu utamenya yaro bise ngo ni Chief. Rebe bahita bavana imbunda bazikura mu mirya ya gitari bazikenyereraho bacana boom. Hano rwambaye ibisasu barasa mu kirere n'abana b'abakobwa. Amatara asubiraho kuri kakana. Mara namaskar. Reka tubasuza bari muri shira umuteto ni gari ya moshi. Bigenze bite? Reba ibibaye bite? Captain Abijit यात्री ग्रहण कृपया Hano muri kunega amatwi. शून्य Gari ya moshi nimero 00381 ऊपर जाने वाली yari iri kuva Nyabugogo igana mu Gatsata irashimuswe. Do रहने की कोई जरूरत नहीं है. mwipanika Pression. ndi umupolisi ari umusore mwana ngo ni umupolisi ndabarwanaho. Wa musaza wari uryamye arabyuka. चलो वरना जान जाएगी इसकी. Ese mujye hasi cyangwa ni umuntu apfe. Rebe wa musaza vayo. चल Wagisaza uri mu biki? Wagisaza wicara uri igipfa amatwi. Manura imbunda. Muze umusaza uri wambaye ibintu mu mutwe. Rimwe do as masegonda film ayita yewe neza wa musaza twatangiranye film hari hano Sharukan ku gaparaki
बुढ़ा uri kunyita umusaza umusaza बुढ़ा तेरा umusaza ni wowe umusaza ni wowe tazaramuzirika muzirikira hano uranyita umusaza kapiteni bamwambura My dear passenger bagenzi banjye bakundwa हूँ आपका नया कैप्टन ubu ni kapiteni wanyu mushasha ndabaha serivisi ने ariko पुलिस वाले भैया की nimugerageza amakosa akozwe n'uyu mupolisi mushaka kwigira intwari muzikiri bube kirasi akagome akagakorora nako अंदर का विलन जाग जाएगा nimukomeza kundakaza umugome uri muri njye araza gukanguka बनता हूँ ना uzi iyo mbaye umugome मैं कोई हीरो टिक nta ntwari n'imwe yahangana nanjye हमें सबसे ज्यादा प्यार किससे है ese nicyo ukunda cyane muri iyi si ni mama wanjye mama wawe ट्वीट mbega byiza मम्मी जी mami G ubwo ni mama ukundanyo मैंने तुम्हारी मम्मी जी mama wawe afite imyaka ingahe अरे यार 55 इनकी मम्मी की hari umugore urimo hano ufite imyaka 55 ura barahaguruka abagore bafite imyaka 55 urabona bano bose twabagereranya na mama wawe reka tuvuge reba nk'uriya mugore witwikiriye hose reka tubareke ari mama wawe rero niwongera gukora ikosa assalamu alaikum ni umugore uhagurutse nawanganaga mama we kamera barazihindukiza Allah आपको जन्नत बख्शे Allah aguhe paradiso isasu ahita mwica Allah aguhe paradiso uyu mugabo nta mikino afite bano babireba wa mbere arapfuye muri gari ya moshi unongera kuzana imikino arambona अगर Mr. Neil, इन 376 nimba witaye ku bagenzi 376 bari muri gari ya moshi किसी ऐसे इंसान को डेस्क पर लेकर ndagira ngo ugire umuntu nzari uri muri systeme ya leta आप करें ushobora kuba yanegosiya nanjye थोड़ा मजा आए kandi binishishikaje kuba navugana nawe महिला की amakuru atariho ivumbu bamaze kugera aho bategera gari ya moshi देश में सनसनी फैला दी Rabi. स्पोर्ट्समैन नर्मदा राय को इन हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए असाइन किया गया Hey, haro bamagaye ngo nugiye kunegosiya n'umwana w'umukobwa ngo nugiye kunegosiya na kiriya kibe cyashimuje cyiza cyane nugiye kunegosiya n'iki kibe baganire ikibazo icyo gishaka मदा जी bite na rimada वाटर सर्विस mbega serivisi 7 बार हॉस्टेज सिचुएशन और 7 बार umaze imyaka irenga 10 negosiya imfungwa zikarekurwa और अपनी ndumva unziho byinshi ऑर्गेनाइजेशन ukorera iyo organization में उस ऑर्गेनाइजेशन uzi organization nkorera nje जिसे बार-बार ऑर्गेनाइज करता ni organization abayobozi banyu bahora babona nk'ibigoryi bakayibona nk'ibigoryi iyo niyo organization nkorera wumvishije ariko बेवकूफ बनाया जाता है ibyo ni nabyo bimbabaza iyo organization se ifite izina भारत का नागरिक iyo organization nkorera yitwa abaturage b'ubuhinde ngiye nkorera abaturage b'ubuhinde leta ihora ibona nk'ibigoryi ikomeza ibabona nk'ibigoryi मतलब bisobanuye iki कि कुछ नहीं बदलता मैडम nta kintu kijya gihinduka nta na kimwe मैं बार-बार जा के नए लोगों को nkomeza ntora nkatanga amajwi yanjye ku bantu bashya habaho mu byiringiro नहीं बदलता ariko nta kintu muhindura कभी नहीं बदलता nta na gito nta na gito तब बाहर में गाइस कोई नहीं चाहिए मुझे nta muntu n'umwe nkeneye मैं खुद करूंगा ndaza gukora igikeneye gukorwa वो फेंके भाई क्या iri shimuto nibwo rigitangira tuza mugabo चाहिए क्या urashaka iki ये तो आलिया भट्ट ndashaka munzanire Alia Bhatti थोड़ी छोटी है ariko ikibazo aracyari umwana muto Alia Bhatti ni umukinnyikazi wa filime एक गाना सुनाइए ni ना umugore wa Ranbir Kapoor ndirimbira indirimbo खराब हो गया kuko munkuye muri mudu ndirimbire करार वाला 2 लाइनें सुना दी ndirimbira akaririmbo प्लीज बेकरार कर uyu mugore nawe ni umwesikoro nyine ari kunegosiya n'umugizi wa n'abagomba kumuryoshya कसम लौट ला barakaririmba आपको पता है जी इस गाने की ड्यूरेशन 5 iyi ndirimbo urabizi ifite iminota 5 n'amasegonda 18 एग्रीकल्चर में nirangira minisitiri w'ubuhinzi naramubona hano ngo turi kuvugane kuri telefone इम्पॉसिबल iminota 5 ntabwo ishoboka kumva iyo ndirimbo imara iminota 5 n'amasegonda 18 हर एक मिनट iyo ndirimbo nirangira minisitiri w'ubuhinzi ataragera aho ngaho ku cyombo ngo tuvugane ndatangira kwica imfungwa yahise atangira gucuranga indirimbo do बेकरार करते हम aranayibyina जाइए आप जो हमारे binsiga gutya ntorohewe igarukira mu mbebe we mugira vuba amagara minisitiri w'ubuhinzi we icyaba cyashimuse abantu kirashaka minisitiri w'ubuhinzi bahise bamushorera ko ruteje idasanzwe iminota 5 icyaba kiramushaka dore nguyu zimya ibyo biririmba mva iyi ndirimbo nirangira baratangira kwica imfungwa ndi kugira ngo tumenye igihe tuhagera nimba bitararangira mu minota 5 itararangira minisitiri yarahageze शुरू में जाता wenda minisitiri urenze nituma amagaye hano uko yiboneye चुप yakuba ni njyewe पूरा कर लाए हो मुझे ucuma amagaye nona इतना चलाना है मेरे ऊपर चला सकते uraza kunuka nyuma के बाद अब बिल्कुल चला ariko hasigaye amasegonda 18 indirimbo irangira हाईजैकर के साथ सर करके बात करूं अगर जरूरत पड़ी तो यस सर आपकी किसी भी बात पर अगर umva आया uwo mugabo tugiye guhamagara ni ikihe Aragaragaza. umuvugisha umwitanya kubahwa wamwubashye cyangwa arakariye yica abantu शायद आपको वोट sibyo दिक्कत kandi ibyo ngibyo bizagufasha mu matora y'ubutaha guhabwa amajwi indirimbo ntirarangira hasigaye amasegonda 10 kibe gikura y'imbunda asama nkurasa uvuga
एग्रीकल्चर मिनिस्टर njye minisitiri w'ubuhinzi muri ridasi sike nari ngiye kwirasira मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आप agufasha iki छोड़िए ना मिनिस्टर साहब rekera kwivugisha nka wanyubashye सिर्फ ndagira ngo ntangire nkubaze utubazo आपके बदले में आपको इन लोगों की जान बचाने का kandi uraza kuba ufite amahirwe yo kuba wabisubiza ये मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ariko ntabwo buriya ndi umuntu wize cyane लोगों से ही सीखा है ibyo nzi n'ubu ngubu nibyo nkesha abantu ntugire ikibazo डिपार्टमेंट के बारे में ibibazo ngiye kubaza ni ibijyanye na deparitoma ukoramo 0 rimwe zeru 2 kabiri 8 umunani rimwe 1 okay सवाल क्या है iyi none ikibazo kiri Yes, sir. ni icyo ngicyo 0 rimwe zeru 2 kabiri 8 1 umunani rimwe amubwira imibare सुनकर कुछ याद आ iyo mibare hari ikintu ikwibukije एग्रीकल्चर मिनिस्टर yandi minisitiri w'ubuhinzi Oh, ahari reka duhamagare minisitiri w'ubukungu niwe wabaza ibintu by'imibare akabimenya दूसरा खाना ahubwo ngera ukina indi ndirimbo njyembe nitahiye वहीं बैठे रहिए gumaho uri wa muginga we gumaho uri साल में तुम्हारे मिनिस्टर रहते हुए imyaka ishize uri umuyobozi w'ubuhinzi 200 abahinzi bagera ku bihumbi 10,281 bariyahuye kandi ngo uri minisitiri w'ubuhinzi niyo mibare yamubwiraga हजार ibihumbi 10 वो क्या से na 282 bariyahuye uri minisitiri w'ubuhinzi abahinzi bariyahura dore umushinga मिनिस्टर साहब mbega ukuntu bibabaje aranarira ararira हम किसानों को abo bahinzi ntacyo wabamariye 376 लोगों की जान none n'ubuzima bw'abantu 376 bari muri gare moshi ntabwo uri bubutabare एक मुकौर दीजिए babarira umandi mahirwe ओके दिया wokereka ngo andi mahirwe ट्रैक्टर खरीदने के लिए जाता है reka tuvuge ko umuhinzi ashaka kugura imodoka y'ubuhinzi आदमी मर्सिडीज जैसी कार खरीद umukire agashaka kugura Mercedes Benz दोनों में से ज्यादा banki bombi igiye kubaha inguzanyo मिलेगा ese banki ninde igabanyiriza mbega akazishyura akazishyura babyita ngo iki akazishyura inyungu nkeya ati umuhinzi ashatse kugura imodoka yo guhinga ati agasaba inguzanyo banki n'umukire ashatse kugura Mercedes Benz yo kugendamo imodoka ya Benz ati ninde banki igabanyiriza wenda ngivuge ngo inguzanyo yawe uzishyura inyungu nkeya we wishyura inyungu nyinshi muri abo bombi भाई मर्सिडीज के लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा और गरीब किसानों के ट्रैक्टर पर कम nimba ari ibyo ushaka ko bihinduka abagura Benz inyungu yabo tuzajya tuyigira ndende bafashe inguzanyo abagura imodoka z'ubuhinzi abahinzi tubagabanyirize inyungu y'ideni tuzajya tuba twabahaye ibyo turabikemura गलत मिनिस्टर साहब wakishe minisitiri इंटरेस्ट है 13% umuntu uguze imodoka y'ubuhinzi inyungu yishyura 13% by'amafaranga y'inguzanyo bamuhaye मर्सिडीज जैसी ariko uguze imodoka yo kugendamo ya Mercedes Benz yishyura inyungu y'8% हमारे यहाँ का ni kino leta yacu ikora ihohotera abahinzi कोई और तरीका होगा none se nta kintu ushaka kumbwira kirenze kumbaza ibibazo kirahari नहीं आपके पास ufite ikaramu तो ले लीजिए yishake हाँ बोलिए tangira wandike 20,000 करोड़ 97 लाख 13,506 miliyoni 400 n'ibihumbi 670 5-10 करोड़ की ayo बात mafaranga मैं आता nimba uyakeneye uravugana n'abankuriye और हम कैसे ayo mafaranga urumva nayakura he ओयो urabizi प्राइवेट सेक्टर से ले लीजिए किसी बिजनेसमैन okay reba nk'umucuruzi wigenga cyangwa ikigo cyigenga kiguha ayo mafaranga ariko dukeneye miliyoni 400 zihutirwa कौन बिजनेसमैन पैसे देगा uwo muntu se twamukura वे urabizi जब आप बार बार बिजनेसमैन की नैया पार लगा सकते हैं abacuruzi n'abanyebizinesi mubafasha kenshi nawe baraza kugufasha baguha izo miliyoni अगले 10 मिनट में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का mu फोन minota itarenze 10 बस अपना फोन nka minisitiri w'ubuhinzi uraza guhamagarwa n'umukire Aliya. naguha izo miliyoni 400 ndakubwira icyo zikoresha nka minisitiri w'ubuhinzi करो ariya bahamagara kakana hamagara so kakana gato kakandi bashimuse bakuye mu modoka y'abakire barakabwiye ngo hamagara papa wawe tuvuye hakurikira tugaruke hano bebe मिस्टर मुकुंद मैंने nawe na mukundi ni umugabo uri hano imbere y'abantu नहीं मिला था उनसे bari mu rusengero bari gushyingura uriya mugabo ntabwo yari umuntu mubi umugabo twahuye ndagira ngo ukurikire filime hano hari umugabo uhari kuri telefone ni mu rusengero baje gushyingura kuri filime मिस्टर मुकुंद मैंने nahuye na mukundi minonda बस 2 दिन yari umuyobozi w'akarere mu minsi mike ishize twarahuye mbega ukuntu yari umuntu mwiza reba ukuntu bahuye nibyo ari kubwira baje gushyingura मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था आयुष कॉपर फैक्ट्री uruganda ayushi kopa rwanjye rwari uruganda rw'indoto zanjye लोगों को एम्प्लॉयमेंट ngiye gushinga uruganda mp'abakozi barenga 50,000 akazi कॉलेज bagaburire पूरा गांव bagaburire imiryango yabo irenga 100,000 n'ababakomokaho nanjye ubwo ngubwo nzubakira aka karere kanyu nimunyemerera gushinga uruganda nzubakira abaturage amashuri n'ibitaro iki giturage nzakigira umujyi समझ ही नहीं आया ariko umugabo wawe ntabwo ari kunsinyira ibipapuro ngo ni gitifu थी yari akiri muto n'umugabo और बहुत था ariko yariyemeraga ninsinyiza impapuro जगह बस टेंशन ninjye muntu mubi uzaba ubayeho mu bagitifu babayeho लग गई uruganda rwawe turwubatse n'ahantu कहते हैं जो पानी amazi abantu banywaga n'ikirere byakwangirika bikaba uburozi kuri bo abantu benshi bapfa nabi दवा दे mumpe ibinini byanjye ज्यादा गुस्सा है तो iyo ndakaye muganga yanyandikiye ibinini iyo ndakaye ngo ikinini cy'ubururu हे we लाल वाला दे nawe muha ikinini bamuha ikinini ज्यादा गुस्सा दिलाई ना umuntu ndakaje nawe tumuha ikinini cy'umutuku खाओ kinywe बस mu minota 5 No, Mukund. mukundi wikinywe ना गोल दे icyo kinini kinywe banze mu kimunombere barakinomba mwana muto we मुकुंद मेनन का एक सिग्नेचर चाहिए icyo twari dukeneye nuko gitifu menona dusinyira ariko yari yanze yarabasinyiye
मैं तुम्हें छोड़ देता, nakabaye nkubabariye और कल तुमने मेरे ariko ninkubabarira mu gitondo urajya kuneza polisi ngo nagusinyishije ku ngufu. Rero nk'icyo kinini icyo kinini cyane mbanze kukinywa uyu mwana wawe munige mugubanye umupapa wese yafashe kinini arakinywa batica umwana खाओगे तो क्या होगा? icyo kinini uzi ukuntu gikora unyweye Let me explain. reka gusobanurire ऐसा दर्द होगा, ugiye kumera nk'aho umubiri wawe bawujombyemo inshinge ibihumbi तभी हो kuri buri gace kose k'umubiri wawe balloon जैसे फूल जाएंगे. ibihaha byawe mu kanya biraturika nk'igipirizo umwuka wawe ushire kanya gato अगर सही तरीके से काम किया तो icyo kinini nigikora nk'uko bikwiye Sakumi kaza- uratangira uva amaraso mu mazuru no mu matwi nyagasani देखो wabonye निकल गया. utangiye kuva amaraso nyagasani umugabo ari kubibwira abapolisi n'abandi bayobozi mu rusengero baje gushyingura ibyo akora मेरी बेटी हो, aka kana yasize umunaga ako kana yabyaye ni agahungu kanjye nawe uri umukobwa wanjye बन जाता. ako kana nigakura nge nzakarinda kamere neza nawe nkwiteho ako kana nigakura nzakagira gitifu gasimbure se umukobwa wawe yaguhamagaye mu kanya gashize umukobwa niwe wundi uri muri gari ya moshi umugabo yica abantu umukobwa ngo yamuhamagaye aramubura hari amakuru bamuhaye n'umugabo Muradi uyahamagaye मुराद तू यहाँ कैसे? ni ikiguzanya no Muradi सर ये bose arashaka kuvugisha umva minisitiri w'ubuhinzi hari कारीगर ibyo wamukiriye yamubwiye उसी ट्रेड में है समझे मैडम? umukobwa wa Kari Rojnya. ari mu bashimuswe Repasi. kandi ntago agomba kubabara 1000 करोड़ papa yiteguye kwishyura उसकी बेटी मायने amafaranga kuri uyu mukire ntago ari ikibazo yose muyishyura फ्यूचर के लिए गलत एग्जांपल सर amafaranga yose turayishyura se यहाँ आधी चीजें कारी umva Kari uyu mukire uko bamushimutiye umwana ari muri iriya gari ya moshi amafaranga yiteguye kuyishyura miliyoni zigera muri 440 पैसे कैसे भेज रहे हैं? डिजिटल इंडिया है नर्मदा जी एक अकाउंट नंबर आपको ईमेल कर ngiye naboherereje imeri मिनट में iriho amanimero ya konti y'abantu benshi cyane ayo manimero ya konti niyo mugiye kurizayo amafaranga izo miliyoni 400 muzisaranganyeho स्कूल मॉल्स हॉस्पिटल्स हर गली nimwanga ibitaro n'amashuri biri hano hafi n'abantu bose baraza guturika afite ibisasu byinshi hano आपको मेरी याद से maze nzahora mbatera mu ndoto ko mwanze gukora ibyo mbasaba योर टाइम mugire vuba mwohereze amafaranga ku makonti mbabwiye za miliyoni zigera muri 460 na babwiye nyikuba kanda hano ayo mafaranga agiye ku makonti y'abandi ayo mafaranga agiye kuyahe makonti ट्रांसपेरेंसी transfer irabaye umukiriya yaje kunywa ikinini bamukuyemo miliyoni 460 uri umujura मुझे यूज करके मेरे डैड से पैसे wankoresheje uranshimuta kugira ngo wibe papa wanjye mwese muri ibisambo muri n'abicanyi सब चोर हैं turi ibisambo और पता है ऐसा क्यों है? uzi impamvu turi ibisambo 10,000 करोड़ रुपए रात miliyoni zigera muri 400 ने तुम्हारे बाप के papa wawe ni amafaranga yiba ijoro rimwe भय के लिए bigakunda cyangwa se atwara mu buryo butemewe niko system ifasha papa wawe ikamurira uriya mukobwa uramubona uyu wacana uyu uramubona पता है uramubona uramuzi tukubwira amakuru y'uyu mukobwa umukobwa yatangiye kurira reka bakwereka amakuru y'uriya mukobwa uri mu bajura bari kwiba yari umwana w'umukobwa kera papa yari afite ikimodoka gihinga umwana wanjye witeguye examen पूरी क्लास में uriya mwana w'umukobwa wambaye ibisasu mu bajura yari ari kumwe na papa we papa yari umuhinzi बाबा एप्लीकेशन आज papa uyu munsi napurayinze करनी है ठीक है ariko bambwiye ngo ejo hakenewe amafaranga y'ishuri papa uwo munsi umukobwa agiye kujya ku ishuri ngo ajye gukora examen hari abaje muri Mr Kambure आना पड़ेगा तेरे घर पैसे nshaka kukwishyuza amafaranga ufitiye banki बरसात ने सब बिगाड़ umva izuba ryishe umuhimihi rimaze igihe ryaratwiciye हुई तू ही ibiribwa aho imvura yagwiriye बर्बाद yaraguye nayo izari nyinshi cyane yitirimbura utwari dusigaye ni iminsi 10 nzabaha inguzanyo nzabishyura inguzanyo yanyu barakubita ni papa umwe muri bakobwa tubonye bari muri gari ya moshi ibisambi byamubayeho कल जा ejo nzaza kuri banki mvugane na manager wanyu boss wanyu से बात करें uzaza kuvugana na boss wacu manager जबरदस्ती है bivuze ngo njye urambona nk'umucakara nk'ikigori cy'iki ntago wamvugisha dore iki barakubitwa kamambiri n'abahinzi bo mu buhinde nuko babishyuza मेरी बेटी है winkubitira imbere y'umwana wanjye w'umukobwa winsebye imbere y'umwana wanjye शर्म आ रही है हाँ? none nimba kugukubita biguteye isoni bamwambuye ubusa imbere y'umuryango w'imuzehe bamwambitse ubusa imyanya y'ibanga ijyanze imbere ya mama we n'umukobwa we n'abaturage bose mu giturage ngo kugukubita urumva tugusebeje tugusebye ubibone bamwambura ubusa muzehe yarakubiswe nyagasani yarakubiswe bamujyeho barakubita n'abavuye kuri banki baje kwishyuza mama yaje gutwikira umugabo we noneho wumvisha iki isoni aricyo kuki mutagira isoni zo kwishyura amadeni ariko mukagira isoni zo kuvuga utugambo nk'utwo mwandekeye papa ni wa mwana w'umukobwa tubonye mu bajura buriya hari impamvu ituma abantu baba barakare bakajya no kwiba बकाया दे जा iriya modoka yawe y'ubuhinzi turayitwaye imodoka yari yaratse inguzanyo wagura imodoka y'ubuhinzi iyo modoka y'ubuhinzi nayo bayisubije bya modoka bihinga
muzehe yaje hano nk'umugabo wese afata umwana w'umukobwa. Umwana wanjye we wirira rekera kurira abwira umugore umwana wanjye afite examen umutera stress. Papa nyuma yo kumusebya yazanye umwana we hano. Umbabare na makosa yanjye nakabaye narishyuye ideni rya banki ariko ujye ukomeza useke. Umva papa muzehe umwana wanjye ntugire ikibazo muzehe. Papa bayi muzehe yasigaye ariko bamusebeje no kwihagararaho bamwambitse ubusa imbere ya karitsiye yose. Yarebye no ku bipapuro abona abahinzi biyahuye babahaye ibihumbi 2 by'idolari. Nawe icyo yakoze ni iki? Abahinzi biyahuye nyine babaha nk'impozamarira yuko yo gufasha umuryango wabo ibihumbi 2 by'idolari. Muzehe nawe yaraje yiyahura. Nawe yaraje ariyahura kubera ngo banki zibishyuza inyungu iri hejuru kandi abagura mu modoka yo kugendamo bakabishyuza inyungu nkeya, ariko ugasanga abagura mu modoka yo guhingira igihugu barabaka inyungu nyinshi cyane amabanki. Nibyo uriya mujura mukuru yavugaga. Umwana w'umukobwa avuye muri examen yasanze papa wamanitse mu giti, yasanze muzehe wamanitse mu giti. Uyu ni wa mwana w'umukobwa batweretse. Umukobwa yaravuze ngo papa wanjye muri bisambo muramwibye. Aravuga ati uyu mwana w'umukobwa uzi ibyo leta yamukoreye. Yibutse papa amubwira ati ntugire ikibazo mwana wanjye, nugaruka uvuye ku ishuri umunsi urasanga nabikimuye. Muzehe yari yahora avuga ati basi umuryango wanjye bawuhe n'ibyo bihumbi 2 by'idolari by'impozamarira ubifasha. Nyumvire muzehe uwo munsi apfa imvura yaraguye. Dore mama byamurenze umugabo we bamusebeje bya bindi byishyuza bivayo. We muzatwishyura ryari? Dore banki no kukiriza kukwishyuza nta mpuwe zigira. Umugabo wanjye umurambo wundi imbere nta n'isoni ugira koko. Ntabwo mwatwaye imodoka si yacu y'ubuhinzi, hari ikindi mushaka? Iriya modoka yakuyemo inguzanyo mwarimo turimo, dusigayemo inyungu y'inguzanyo twabahaye. Umugabo wanjye yapfuye none se njya kwigurisha n'umukobwa wanjye mu buraya tubishyure? Badandekura none se ko umugabo wawe yapfuye. Iyi shenete igaragaza, iyi ni shenete umugabo yambikwa umugore yambikwa n'umugabo wigaragaza ko ari mariye, ziba zihenze bayimukuramo. Mama igire bagukuyemo shenete yuko uvuga ufite umugabo. Umwana w'umukobwa azana imbere yaba suka ku mutwe. Mukobwa w'umuhinzi yishe umuntu uwo munsi. Mukobwa w'umuhinzi yishe umuntu uwo munsi. Dore nguye ahagaze kuva uwo munsi yababwiye inkuru bose bararira. Iyi ntabwo ari inkuru y'uyu mukobwa Kariki wenyine. कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ni inkuru yo kuva za Kashmir kuzamuka. Ni inkuru y'abahinzi bose bo mu gihugu जो सिर्फ 40,000 रुपए के kubera inguzanyo y'uduhumbi 40 उसकी जान ले biba ngombwa ko umuhinzi yiyahura. Iyo banki rero yaka inyungu nyinshi y'abantu. Ni imwe mu mabanki ya papa wawe w'igisambo. Papa wawe iyo yatse inguzanyo hari igihe biba ngombwa ko izo banki zimukuriraho inyungu yose tu. 40,000 करोड़ उस देश का है. Aya mafaranga natse papa wawe agera mu bihumbi muri miliyoni 400 na yaba baturage so ahubwo ameze nkaho aba yarabibye. Ariya twese uko mutubona hano warangiza ukatwita ngo turi ibisambo ni ba papa wawe buriya ntago mwibye. Nubona papa wawe umubwire wahuye n'igisambo kimurusha kwiba. Umve nurangiza umubwire amazina yanjye ni twasize agiye kuyamubwira. Amafaranga barayohereje Captain, amafaranga yageze agomba kugera. Amafaranga bayohereje hehe? Uyu ni Captain niko bamwita. Amafaranga bayohereje hehe ibibye miliyoni zigera muri 400. Munkomera amashyi. Munkomera amashyi. No talia. Nanze kunkomera amashyi. Ye thoda. Bega kimwaro. Buriya muri kuvuga ngo ndumwicanyi nisha abantu. Byuka sha. Byuka. Zara lambi sa. Muhumeke nje nago ndumwicanyi. Uyu nawe ni umujura dukorana. Ngaho mu mamashi rero ntago ndumwicanyi. Uyu ninde? Isikla. None mwankomera amashyi. Bana twari tuzi ko umugizi nabi wica abantu. Captain bamutereye isari. Babonye umugabo utari umujura. Ahubwo amafaranga yarakenewe yose yarayo koherereza ngo ahandi hantu. Ari amafaranga yohereje he nicyo nshaka kumenya. Bahise babaha n'utwo kurya babereke ko nta ribi, bagaragaje ko systeme zina hari mbi zituma abahinzi biyahura. Ati muri uyu mwaka yiyahuye abahinzi bagera mu 10,000 babuze yo kwishyura inguzanyo. Abantu benshi b'abagabo bakunze kwiyahura kubera kubura amafaranga yo kwishyura inguzanyo we. Ngo badaseba muri societe ko yari umukira amazu bayagurisha. Njye mbabona nina habiyahura bari abasinzi be. Kumbe ni igipupe cyari kiri kubarasa. Narmada Ji uririmbira kandi karirimbo kuko nzi indirimbo nyinshi pe. Abajinga basize imbunda hano gikomeze yirashisha, ariko iyi mbunda nta nubwo irimo amasasu ya nyayo, nta muntu numwe yigeze ikomeretsa. Bivuze ngo bano bajura ntago ari abantu bashaka gukomeretsa abantu cyangwa babagirire nabi. Yarebye mu cya gitambaro yatangiye kwibuka neza mu kanya bwera ari kugenda arasana n'abantu. Hari umuntu bahuye mu kanya ariko wambaye igitambaro kandi yipoweye, abandi bari kwiruka
birukanka Hostages को कहाँ पे हो? imfungwa ziri hehe Take each and every one. zose ntabwo twazisuzuma imiryango yabo yahise irabafata bose baca abandi bacaho bagenda आरव hijackers का account freeze किया. ट्राई किया था मैम umva za konti mwohereje amafaranga mwabasha guhita muzihagarika ayo mafaranga mukayakupa Sara best. umva ya mafaranga bayohereje ku makonti ibihumbi n'ibihumbi Usanga konti- byose muyahagarika ayo mafaranga Ma'am. ntabwo bishoboka madamu Yo, counsel. uravuga iki ngo ntibishoboka पैसा टोटल ni konti zisaga ibihumbi 70 nyagasani वो क्या क्या है कौन है ये सारे? izo konti ibihumbi 70 ni izabande se urebe तेरे फोन में भी मैसेज आया क्या we mwabonye message amadeni yose twari turimo ngo hari umuntu wayishyuye mama ideni ry'ubuhinzi wari warafashe baryishyuye hari umuntu waryishyuye kumbe cya gisambo amafaranga ntabwo cyayatwaye ngo kiyajyane mu rugo cyagiye kirayatanga cyishyura amadeni abahinzi bose bari bafite bo mu gihugu abahinzi bose amadeni bari bafitiye banki za miliyoni 400 zishyuye ayo madeni hano bari gusenga ati Imana dufashe babonye message ivuga ati ideni ryawe ririshyuye bose barebye mu ijoro barasenga ati ni Imana itwishyuriye amadeni bivuze ngo bira bisambo abahinzi bakimara kubona ko amadeni yishyuwe baje gusoma ubutaka abahinzi basaga ibihumbi 70 amadeni yabo yishyuwe नहीं इनके खिलाफ n'aka kanya polisi ntabwo iramenya uwo muntu w'igisambo washimusa imodoka kugira ngo yishyure abahinzi ayo madeni icyo gisambo batangiye kucyita Robin Hood ni igisambo cyabayeho cyajyaga kiba kigafasha abakene kibye abakire सर अगर पैसा ही इनका मोटिव होता iyo bira bisambo byashaka amafaranga gusa आपसे डायरेक्टली पैसे मांग सकते थे. bari gushimuta umukobwa wawe bakamwaka amafaranga batiriwe bajya mu bintu byinshi ariko bashakaga kuduha nk'itangazo cyangwa se kutuburira भैया तमाशा बोले ये कर uyu mukobwa natangiye kuvugira biriya bisambo ceceka ariko umukobwa ari kuvuga ati biriya bisambo aricyo byashaka kugaragaza तो मेरी इंस्टिंक्ट ये कहती है कि हाईजैकर icyo nabonye uriya muntu washimusa iriya modoka ntabwo ari umusaza ngo kagaragara icyo kintu navumbuye uko agaragara nk'umusaza si umusaza kumbe koko wa muntu washimusa abantu kuko uriya mupolisi kazabivuga ati nubwo agaragara nk'umusaza ntabwo ari umusaza wa muntu koko ni umusore neza neza nta nubwo ari wa wundi twatangiranye imyaka 30 ishize ariko barasa वो 6 लड़कियां वो कौन abantu bonyine dushobora gukorera iperereza niba abakobwa batandatu bakoranye nawe abakobwa baje no bahindura imyenda लगता है ये खेल अभी खत्म नहीं ntabwo nkeka ko bino bisambo byarekeyeho kwiba पेश करेंगे. bazongera batake bitari rimwe cya kabiri kandi bazaza barenze अभी हमें बहुत कुछ कर iri ni itangiriro ry'ibyo tugiye gukora abakobwa banje iri wa mujura n'abakobwa batandatu bafatanije kwiba abantu kwiba umuntu amafaranga bakayaha abahinzi bose bakishyura amadeni y'abahinzi babakobwa bahise bambara imyenda isa bahita batangira kuramo hano But trust me sir, biriya bisambo biraza kugaruka kutwiba Trust me. kandi nibigaruka ndabifata अगली बार मुझे इन लोगों को न्यूज में नहीं bari abajura nibagaruka kwiba sinzababone mu makuru nzababone muri gereza mwabafunze barakwereka hano gereza y'abagore gusa babakobwa bamaze kwiba burya batuye muri gereza niho bataha ni imfungwa ziba muri gereza babakobwa bavuye guteza akavuyo mu mujyi b'ibisambo burya ntabwo ari abaturage basanzwe ni abajura bataha muri gereza i Madrid mageragere niho bataha twikomereza imirimo nsimbura gifungo n'igifungo icyarimwe abakobwa basubiye muri gereza bivuze ngo ni abakobwa b'imfungwa baba mageragere ariko bajya basohoka bakajya gutabara ndetse ubona ko bafite n'ukuntu babiziranyeho na bamwe mu basiriveya baba bameze nk'abari ku isiri nyagasani bimeze bita abakobwa ni bantu ki bahise bitahira hano urabona ariko batashye muri gereza akazi turagakoze bishyuye amadeni y'abahinzi bose bari kuziyahura bameze nk'aho bari guhorera mugenzi wabo ufite papa we wiyahuye kubera ideni yari afitiye banki पापा वो Papa. हाईजैकर ने आपके uriya muntu wari wadushimuse hari ubutumwa yampaye aka ni kakana k'agakobwa bari bashimuse izina ryanjye विक्रम राठौर banyita Vikram Rathore guki विक्रम राठौर uriya mujura wari wadushimuse yitwa Vikram Rathore Vikram Rathore ninde uyu mugabo ari yatangiye kwibuka hari ibyo yatangiye kwibuka papa kuwikanze numvise izina Vikram Rathore yikangamo tangira kwibuka abasirikare मैंने अपनी लाइफ में कई nakoze amadokumentari ku magereza menshi मैं ना ही कभी ariko sinigeze mbona cyangwa numve gereza imeze nk'iyanyu iyi gereza yakira igihembo cyo kuba imfungwa zirano zarahindutse ndetse zigakora n'imirimo nsimbura gifunga ifitiye igihugu akamaro igihembo kivuye mu muryango w'abibumbye uwahinduye gereza nta wundi utari Warden Azadi akaba umuyobozi w'iyi gereza ndetse iyi gereza yahawe igihembo nimwe imfungwa na gereza yitwaye neza ifite wa mugabo twabonye w'igisambo niwe Warden wa gereza niwe mucunga gereza mukuru Nyagasani ngo yafashe imfungwa guhinduka umuryango w'abibumbye umwoherereje igikombe ndetse ngo gereza yikora n'imirimo nsimbura gifungo myiza uyu mugabo afitemo abakobwa hano ajya afata bakajya guteza akavuyo hanze bakiba bagakora n'utundi tuntu ariko tutari mu nyungu zabo ahubwo mu nyungu z'igihugu rusange ये जगह 150 iyi gereza imaze imyaka 150 yubatswe महाराजाओं का किला हुआ करता था जिसे अंग्रेजों ने जेल में बदल दिया hano hari hatuye abongereza haza guhinduka gereza 10 सालों से काम कर रहा हूं cyemaze imyaka 12 nyobora iyi gereza iyi gereza nyizi nguni yose kurukusha uko nzi inzu yanjye और मेरे लिए मेरी बहन abakobwa bafungiye muri gereza yanjye n'abagore bamwe mbabona nka ba mama wanjye abandi nkababona nka bashiki banjye imfungwa ziramukunda रजा के लिए नहीं होती nizera ko abantu bari muri iyi gereza अपनी गलती सुधारे iyi gereza batayibona nk'aho baje guhanwa ahubwo bayibona nk'andi mahirwe bahawe yo kwicuza no kureka imico mibi के कमा सके ndetse no gukorera sosiyete yabo यहाँ पर हैंडीकैप बच्चों के लिए प्रोस्थेटिक bamwe mu bagore bari muri
muri gereza babasha gukora zimwe mu nsimbura ngingo z'abana bari hanze mu gihugu abana b'abakene bashobora kuba babasha kugenderaho imfungwa ziba muri gereza ariko zikora imirimo nsimbura gifungo 1 लाख स्कूल यूनिफॉर्म्स बनाई है गवर्नमेंट ndetse babashije kudodera uniform z'abana b'abanyeshuri b'abakene ibihumbi n'ibihumbagiza hanze Radio- ndetse bafite na radio nziza yumvikana mu gihugu hose itumvikanamo hano gusa किसी की जिंदगी सुधारने के काम आना है ndetse njye wigereza mba nshaka kuyikora ku buryo igirira akamaro abantu bari hanze batari muri gereza abari hanze y'igihugu bakagirirwa inyungu n'imirimo ikorerwa muri iyi gereza क्या होने वाली एक भी nta mugore n'umwe urafungurwa avuye muri gereza Karasta. ngo yongere asubire mu buzima bwo gukora ibyaha asohoka naramuhinduye ameze neza इसके लिए हम mwaduhaye awadi nziza ni mwebwe tubikesha Silence. ariko reka tubashimire mu buryo bwacu umuryango w'abibumbye wamwoherereje wadi uyu ni wa mugabo twiboneye dore abagore bafungiye muri gereza uyu mugabo nka wadeni bafasha guhinduka ikindi kintu nibaza uyu mugabo uyu mucungagereza neza neza arasa nka wa mugabo twatangiranye filime barakubise watabaye igiturage benda gusa ariko hashize imyaka 30 ntago yaba atarasaza wa wundi uyu we ni muto ariko barasa fotokopi yeah. dore yaje hano काबरी अम्मा इस साल ये आपकी 5वीं कोशिश mama ubu ni ubwa gatanu uri kugerageza kunshakira umugore tuzabana natinda ndigendera हमेशा करता है बाकी मैं ब्रेक wita ku bya bindi ndabyita uyu mugabo ntago arashaka ahendukiye abona akana gato लड़की नहीं आई umukobwa tuzashakana neza niwe wuyu मेरा मतलब ये उस लड़की की uwo mukobwa tushaka kugushyingira Kadekne. aka ni akana yabyaye भेज दिया niko yohereje rero kugira ngo muganire karebe nimba uzashimana na nyina हो गया mwarangije kuvugana dutangire बस करे aka kana kaje kurambagiriza mama wako n'umusore आप दोनों से ज्यादा हम दोनों को समझना umva mumu n'umusore tujyanze tuganire niwe wenyine ugomba kumenya n'ubundi icyo mushakira sohoka bazana ni akana तो नाम क्या है आप? witwa nde kaje gahagarariye nyina जी और आप अपनी मम्मी kugira ngo karebe ko kamushyingira se nyina तो फिर मैं अपने पापा को ढूंढने ese uri gushakira mama wawe umugabo cyangwa umusheri ati ngende kwifuza kubona papa ndi kwishakira papa और पापा ऐसा क्या कर सकते हैं जो ni iki papa yakora mama atakora ni iki mama watajya gukorera papa yakora ibintu byinshi जैसे n'ibiki मैं मैथ्स पे बहुत वीक हूँ urabona imibare yanjye ntago mu ishuri njya nyitsinda Yeah. iyo ngiye ku ishuri mwarimu arankubita Maths- none ukeneye ko nzashakana na mama wawe nkakubera papa nkajya nkwigisha imibare kugira ngo mwarimu atagukubita चाहिए oya मुझे पापा चाहिए nkeneye ahubwo kumbera papa के लिए mwarimu yazajya nkubita nawe ukagenda ukamukubita yego okay akunda agace mu nzajya mugukubita मुझे हॉरर मूवी से kandi nkunda kureba filime ziteye ubwoba तो ऐसा डर ariko iyo nzirebye zintera ubwoba nyine पापा के हाथ आई nkeneye papa nzajya ngira ubwoba nkahita mufata ikiganza tukareba niyo filime iteye ubwoba एक पूरा रात ikindi nkeneye papa uzajya untwara kuri moto ku muvuduko mwinshi mama yanyigishije ibintu byinshi ariko mama wanjye arankanira cyane rero nkeneye papa uzajya untetesha kuko mama ntago azi kuntetesha niyo mpamvu ngira ngo ngushyingire mama घंटे हो गए मैं आपसे एक बात पूछूं okay पूछो पूछो ये बाल इसलिए none se iyo misatsi ni iyawe cyangwa utera kanta sha परसेंट ओरिजिनल है iyi misatsi ni yanjye originali अच्छा कभी कभी डाइट ariko rimwe na rimwe njya nteramo n'agakanta एक्सरसाइज ujya ukora siporo se basi uri fit तो उंगलियों पे पुश njyewe nkora pompaje ku ntoki ebyiri aza hano ngo kwemeza umwana ashaka kubera se aza gukora pompaje yemeza umukobwa uri kumushaka umushyingira mama we मम्मी का ध्यान urabona abantu baragumiye muri iyi minsi ntibakibona umwanya wo kujya gutereta kubera akazi kenshi bameze nkanjye rero hari abantu bashinzwe gushakira umukobwa ngo mwabana mwakunda नंबर फीड करो nshyiramo nimero zawe muri iyi telefone मुझे एक मिस्ड कॉल uhita umpamagara क्यों जब kubera iki कॉल करना njye nzajya nguhamagara ari njye ugukeneye nta mpamvu yo kukubipa nona अब एक सेल्फी ले ले dufate agaselfie तो दिखाना noneho iyi foto nze kuyereka mama turebe nimba kwemera Wow. kana kaza gufata ifoto yeah. tugaruke Central Forensic Laboratory akuriya wumva laboratwari ya Kacyiru ipima ibikumwe ahabereye icyaha किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है abantu bari bari muri iriya gari ya moshi ni benshi kuki nawe ushaka kutubwira ibisambo byari bibafite There's no point questioning. umva abantu bose bari bashimuswe muri iriya gari ya moshi नहीं चला मुझे कहाँ bose batangiye gufana kiriya gisambo no kugikunda ntabwo bashaka kurega cyangwa batanga ubuhamya bavuga bari barabashimuse tuvera tugaruke kuri wa mupolisi uri muri iriya gari ya moshi yaje yakuri no mu madosiye hari igipapuro yakuyemo Hey buddy, bite मैं तो जेल में हूँ मैं भी urende muri gereza nanjye ndi muri gereza क्रॉस करना iyi ku ishuri niga hameze nka gereza kana karamuhamagara एक सब्जेक्ट umva natsinzwe mu ishuri एक ही सब्जेक्ट में पास ariko natsinze isomo rimwe हम टॉर्चर कर रही है none principal y'ikigo yansaranye ngo mpamagare ababyeyi banjye मैं तुम्हें kubera rero mama wanjye namwemera दे चुकी हूँ baje kuza आज ukaba papa wanjye ku ishuri 2 o'clock तक uzaze kuwa gatandatu saa munani akana katangiye kumugira papa neza barakwereka yaje ku ishuri kugasinyira kumwe wajya kujyana umurara wawe ngakuvugire ko ari we mubyeyi kugira bataguhana akana kari hano mama nguyeho nazanye umubyeyi wa pirate we mama w'akana ni wa mupolisi uyu yarikanze
umuntu bashaka kumushingira Suji. Suji mama Do you know who I am? Yes. uzo ndi we yego Head of Force One. we ndi head wa Air Force 1 na kuwa Force 1 nagari Air Force 1 ndafandi uhagarariye Force 1 uraza kubeshya ngo umubyeyi w'umwana wanjye बिलंबाड़ा महिला nanjye ndi umuyobozi wa gereza क्या कर रहे हो y'amageragere imena hicara Put your hands down. manura ibyo biboko byawe मम्मा ये वही है mama uyu niwe जिसे Ninde se? सुन रहे थे wa mugabo twashakaga Ikiliyo. wa undi nshaka kugushyingira turashize byagisa This is not cool. ibi ntabwo ari byo ariko uyu mugabo wari cool काम करियो ndashyushye cyane ceceka wakikuye abikwangiza umuti Suji, come. Suji ngwino kandi ngo karashaka kumushyingira n'umugabo baje kuganira hariya hanze nyine abantu bose babahuze cyane ku buryo yaba ari umugore n'umugabo babizi ati nimumbonera umugabo muzambwire nimumbonera umugore muzambwire duhuze tugane nimbona bivamo tubane मैंने बॉस्टन से अपना मास्टर्स किया था njye nize muri Boston none nakore masters yanjye hari umuhungu twakundanaga aza kuntera inda उसके पेरेंट्स से तभी बात करी arambwira ngo twashyingiranwa जब मैं अबॉर्शन कर ari uko mbanje ngakuramo inda मैंने शादी की aho kugira ngo nshyingiranwe n'uwo musore rero सुजी को चुना naravuze ni umuntu umbwira ngo mbanze nkuremo inda tubone gushyingiranwa naravuze nti niyigendere nzibyarira umwana wanjye murere uriya mwana wanjye ntago azi urukundo rwa se रिश्ता नहीं है वो एक भरोसा होना चाहिए uriya mwana wanjye ashobora kuba yakwizeye pe यकीन दिलाए कि अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए ना तो तुम लड़ लोगे ndetse akaba yumva ko icyaba cyose wamurwanirira पहली बार वो भरोसा मैंने सुजी किया nabonye umwana wanjye Suji kureba mbona yakwizeye bihambaye cyane जो रिश्ता तोड़ा था वो भी सुजी के लिए njye natandukanye n'uwo twakundanaga kubera umwana wanjye nanze gukuramo inda तो वो भी सुजी के लिए rero nimba nshaka kuzakundana n'undi muntu जी ngomba kuzakundana nawe kubera ko umwana wanjye yamukunze gusa nta kindi wowe urambwira icyo wahisemo nimba twashyingiranwa nimba koko umwana wanjye uzamwitaho igisambo cyacu kigiye gushyingiranwa na wa mupolisi uri kugihiga वो कभी नहीं देगा njye nakuze nazi papa wanjye ऐसा क्या होता है मैंने महसूस नहीं किया rero icyizere papa kiba hagati ya papa n'umwana ntacyo nzi pe मैं mama wanjye nawe yapfuye ndi muto पाल पोस कर बड़ा किया narezwe n'uriya mugore bita Kaveri लेकिन आपने मुझे अपने सूजी के wambwiye byinshi kuriho n'umukobwa wawe Suji तो मैं भी अपने बारे में nanjye reka ngire icyo nkubwira ku buzima bwanjye क्या nk'igiki कि मैं क्या काम करता हूँ nkubwira akazi nkora क्यों करता हूँ impamvu ngakora कैसे करता हूँ और n'uburyo ngakoramo Yes, sir. taravuga byinshi papa kana katagiye kumwita Pop. yaba papa dadi na pop sinjye mwita ngo iki माँ हाँ बोले तो मैं mama yamaze kukwemera आऊँ eh petit frère मम्मा आपको mama wamukunze se ninjye waguhaye pase iyi namukunze nawe mama wamukunze rebe ahita yambira kana ubwo nawe yamukunze katurore bakundanye tayari uyu ni umujura ariko utibashyira mu mufuka we ni umushura twabonye umeze nk'uri kugerageza kwereka systeme yahise aporopoza umugore yamutereye ivi muri iryo joro ewana akana karafana mama nguhaye pase ngutayemo minisitiri और बहनों स्वास्थ्य मंत्रालय hari undi bagiyeho संभालने के बाद urebe filime wa mujura yahise aza hano agenda no kuri minisitiri w'ubuzima स्वास्थ्य bavandimwe bashiki banjye संभालने के बाद uyu munsi bongeye kungira minisitiri w'ubuzima सारे सरकारी Nako mubare umunsi bangiraho minisitiri w'ubuzima dutangire minisitiri hakuri n'ubuzima kandi tumenye cya gisambo cy'umucamaga kuba nkaho kiri kumuhiga minisitiri w'ubuzima ari imbere y'abaturage avuga ati umunsi bangiraho minisitiri w'ubuzima अस्पतालों को bya bitaro bita ngo ni za centre de santé cyangwa ibigo nderabuzima nahise mbigira neza mbigira ibitaro mpuzamahanga ubu dufite ibitanda byiza kumbara beshya dufite ibikoresho byambaye mu bitaro bya centre de santé mu bigo nderabuzima वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन mbega ni ibitaro byambaye bikora kubaga kumbe n'umuriro urabura umugabo amafaranga yaryo yashyira mu mufuka bari kubeshya यहाँ खड़े खड़े muri kano kanya bandasije ngiye minisitiri w'ubuzima तो मुझे जो है ना nta mpamvu yo kujya mu bitaro bya pirive प्राइवेट हॉस्पिटल wapi लेके जाने की bandasiye hano ntabwo najya mu bitaro bya pirive सरकारी हॉस्पिटल nahita njya mu bitaro bino by'abaturage bose bafite mituweli nibyo najya kwivurizamo mu bigo nderabuzima मैं वहाँ kubera ko kuva n'abaminisitiri ibigo nderabuzima nabigize ibitaro byo ku rwego rw'igihugu njyewe uzi ukuntu nkora minisitiri w'ubuzima तो चलाओ ok nimba mutanyizeye ngaho nimundasi murebe ko najya kwivuriza ku kigo nderabuzima kuri mituweli kandi bakambaga neza kuko ibitaro byose nabigize byiza bahita bamurasa babajura bahita bamurasa Hey! bahise bamurasa Hey! akiri kubivuga ngo ndashoboye ubu nakwivuriza kumwe reba intambara bya bisambo twabonye none hariwe biri guhiga minisitiri w'ubuzima minisitiri w'ubuzima ararashwe bimeze biti we mugire va minisitiri ararashwe rebe bahita bicomeka no mu modoka minisitiri ararashwe reka turebe ibitaro bamuvurizamo yari ari kuvuga ati bamurashe yavurirwa kuri mituweli ngo kuko ibitaro kuva yaba minisitiri w'ubuzima ngo yabigize mpuzamahanga dore bamuzanye ku bitaro bya pirive basanga mu modoka ntawe urimo kumba abajura bamushimuse minisitiri avuga ngo bamujyana ku bitaro ngo bya abaturage basanzwe ku kigo nderabuzima bari bamwirukankanye mu bitaro bya pirive bahageze basanga ambilanse irimo ubusa abajura dore ho bamujyanye we mugiye bakuramo abakobwa uyu ni minisitiri हॉस्पिटल में si yavuze se ko ibigo nderabuzima yabigize ibyatari na mituweli yatuma bamuvura arashwe reka tumujyaneyo
rebe mu Buhinde nahira haba mituweli dosane, dore utugare tuba ku bitaro by'abaturage, dore ibigo nderabuzima minisitiri w'ubuzima yicara akavuga ngo ni ibigo nderabuzima ngo bivura abantu neza, dore ibigo nderabuzima bamuzanye nawe ahavurirwe yumva ukuntu bimera, nta matara arimo wagira ngo ni amatongo, babihamuvurire nawe abyumve. Icyo kibazo gute minisitiri w'ubuzima aza kuvurirwa mu bitaro nk'ibi ngibi by'ibigo nderabuzima by'amafuta? We minisitiri ntabwo urabona ko twamushimuse w'ubuzima ngo nawe yumve ukuntu abaturage bavurwa bo hasi? We nishimiye ko byumvishije, funga umunwa cyangwa tukurase. Bundi nicyo gisubizo tu, niko mbibona mu Buhinde, mu Buhinde, mu Buhinde. Keretse mu Buhinde bagiye babazana sha, bagiye babazana sha mu Buhinde. Niho turi, baragiye bagufatira bya bitaro byose babizengurutse bisasu. Kumbe dore umuganga uri mu kigo nderabuzima bayisinziriye, yanasinze kurindi yihinduye nanone. Minisitiri yarashwe. Let's roll. Bahita bashyiraho kamera. Good to go, chief. Chief, noneho twajyaho. Arongera asuhuza abantu bose televiziyo zose. Bayita Vikram Rathore. Minisitiri w'ubuzima twamushimuse ku manywa y'ihanga. Reka turebe nimba ibitaro byitwa ibigo nderabuzima bishobora kuba byavura minisitiri w'ubuzima, cyangwa se ibitaro bya leta, nyine bya bitaro bya leta bitari amapurive. Atereka turebe ko ibitaro bya leta bishobora kuba byavura, niko babyita, bishobora kuba byavura minisitiri w'ubuzima. Sikwirirwa avuga se ngo ubuvuzi yabushyize ku rundi rwego. Reka show itangire. Wididimanga muga. Reba muri kamera. Minisitiri w'ubuzima kondisiyo yimeze nabi. Sasa dore umuganga ukuriye cya kigo nderabuzima yaje kuri kamera, isi yose iri kubireba. Aravuga ati minisitiri banzanye hano ubuzima kondisiyo arimo nimbi cyane, kugira ngo dutabare ubuzima bwe dukeneye kumubaga byihutirwa. Ariko ibi bitaro bamuzanyemo nta bikoresho byo kumubaga bihari, bino bigo nderabuzima cyangwa bino bitaro bya leta. Umva mumbwire niba bikoresho mushaka. Mbere na mbere bino bitaro byacu ikintu bikeneye umubazi wa muntu ushobora kuba yabaga umurwayi wari we wese. Ikindi bakeneye umurwayi ubaga umutima. Ikindi bitaro nk'ibi bya leta cyangwa ibigo nderabuzima bikeneye umuntu utera ibinya wabyize uhagarariye abandi batera ibinya. Buri hari abantu benshi bapfa bateye ibinya, ugasanga utewe ikinya cyangwa ugiye kwivuza tifoyide bari gukubwira ngo nta ndwara bari kubona, kuko nyine hari imiti ngo ibipima hariya mu Buhinde itabasha kugaragaza muri laboratoire ko itagaragara kuko iyo miti ihenda. Uyu aravuga ati ibi bigo nderabuzima cyangwa se n'ibi bitaro bya leta bikeneye umubazi w'umutima, bikeneye umubazi w'umubiri wose, bikeneye umuntu uhagarariye abantu batera ibinya, bikeneye aho kubagira n'abantu n'abastaff baba aho babagira babayede nyine bafasha umuganga uri kubaga. Bigaragara ko uyu muganga uri hano ni ubaga kanifasha, mbega ntago afite abayede bamufasha kubaga. Dukeneye bya bimashini biducungira ukuntu ameze kugeza kuri ga. Ibi bitaro nta na ga birimo, kino kigo nderabuzima nta na ga gifite. Kandi minisitiri w'ubuzima ntihagiye kuvurirwa. Ubundi minisitiri w'ubuzima mu Buhinde nicyo kintu cyamushobora havuriwe sha. Muri kubibona gute se ibitaro nk'ibi nta gikoresho na kimwe mufite kubera ari minisitiri w'ubuzima? Afongaho polisi yahise ihamena barapanura. Uzi ukuntu ari ngukumbuye na Murada, wibuke basigaye banakundana bambikanye n'impeta. Kuri inshuro ashaka amafaranga angahe? Kuri inshuro ndashaka ukuri. Uyu munsi na amafaranga ndi bubake ni ukuri gusa. Imyaka 3 ishize muri bino bitaro kuri baragupfukiranye babeshyera abantu. Mr. K George niwe wari sekretari w'ubuzima icyo gihe, yarahagarariye bino bitaro. Mumubwira ajya kuri televiziyo yemera ukuri kose ko ibyabereye muri ibi bitaro atabeshye. Bitinze minisitiri w'ubuzima mutegura indabyo zo kumushyingura. Mubwira wari uhagarariye bino bitaro avuga ukuri kwabereye muri iki kigo nderabuzima. Bitwa K George. George genda uvuga ukuri. Nimvuga ukuri ndabura akazi kanjye. Ni wangura buri ubuzima bwawe. Minisitiri w'ubuzima ariko bino bintu birimo. Minisitiri w'ubuzima ni muramu wanjye, cyangwa se yarongoye mbega mushiki wanjye. Cya kigabo twatangiranye n'ubundi minisitiri w'ubuzima bafashe yarongoye mushiki w'iki kigabo. Genda uvuga ukuri kugira ngo minisitiri w'ubuzima ataza gupfa ni muramu wanjye. Abashura bongeye gushimuta ibitaro, ndetse baravuga ngo barashaka kwitwa K George kajya kuri televiziyo akavuga ukuri ko byabaye muri biriya bitaro. Ni ikigo nderabuzima. Imyaka 3 ishize uyaje akurira atangiye kuvuga ati banyita K George ndi health secretary. Imyaka 3 ishize tariki 27 z'ukwezi kwa kabiri abana bagera kuri 60 babazanye muri biriya bitaro. Hano hari umukobwa watangiye kurira umwe muri bya bisambo. Ati abana bagera kuri 60 babazanye muri biriya bitaro bari yamarozi agenda akabangamira ubwonko abantu bakamera nabi ku mutwe. Biriya bitaro byakiriye abana bagera kuri 60 bari yamarozi. Abana babashyira muri za silindere ziba zitanga oxygen.
oxygene ngo abana bahumeke, abana batangira kubahumekisha, bahumeka umwuka mwiza basi. Wa mukobwa twabonye muri bya bisambu yari umuganga muri ibyo bitaro nawe. Umva jya muri stock babwire bazane oxygene zindi zihari, mbega abana bahumeka umwuka mwiza birabafasha umwuka ubugera no kubwonko. Icyo gihe umukobwa wa mukobwa twabonye muri biriya bisambu bisigaye byiba nabyo cyase bari muri riya tsinda yahise ahamagara wari uhagarariye ibitaro. Umva dukeneye none aha bidatinze abana bagera muri 60 bakeneye bohereza oxygene yo guhumeka, mwohereza amasirendere ya oxygene. Cylinders पहुंच जाएंगे. Umva cylinders za oxygene aho zigiye zitwara kugira ngo ziboneke. Umva ubuzima bw'abana bato buri mu kangaratete. Hamagara minisitiri w'ubuzima mu kirava mwohereze cylinders za oxygene. लेके कार्डियो Umva इक्विपमेंट तक ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo kigere mu bitaro. Twari iminsi n'iminsi nukwandika mu bisa bikazatwara igihe, hari n'igihe bitaboneka bakazajya kubihaha biratinda, ntagira ijoro wahita ubona oxygene yo guhanga abo bana bavurwe ubikemura uko mubishaka. Ikindi abarimo abayobozi benshi bazaryaho komisiyo iyo bagiye kugura ibyo bikoresho by'ibitaro, urebe ukuntu abana 30 batererana. Uyu yarahamagaye ahamagara abandi baforomo bari bariganye abazana ni wa mukobwa twabonye, yahamagaye abaforomo bandi n'abaganga baziranye ababwira ati izi ngizi zino ntago ziba zifite oxygene, ati uzi kanze cyane nazo ziri ku oxygene ariko ntago ari oxygene ya nyayo. Barashyira ku munwa wa buri mwana oxygene yadushyiranye mu kandi hatagira umwana n'umuza gupfa, abana byibura babona umwuka wo guhumeka. Minisiteri y'ubuzima yari bateranye babwira ngo ibikoresho ku kigo nderabuzima kujya kubigura biratinda, urabizi abanza gusinya abanaba ruza tarasinya twa tuntu twaba amafaranga ngo basinya sohoke bijya biba mu Buhinde. Wa mukobwa icyo yakoze yagiye kureba umugabo ucuruza za silendere buriya zino oxygene, hari abantu bazicuruza ba privé, ajya kwinginga umucuruzi aramupfukamira paka umucuruzi w'umuturage usanzwe niwe watanze oxygene ngo bazizanira abana, mu gihe minisiteri yari kuvuga ngo biratinda ngo ntuza taraza ngasinye ngiki niki. Nawe urabizi protocole bisaba abana ariko two bari kubahumekesherezamo abambere batangiye gupfa nta mwuka ufatika bari bafite. Abana iryo joro barapfuye, abana 30 bari bariye amarozi barapfuye. Umukobwa yagiye kuzana oxygene zitinda kuhagera, abana barapfuye. Umukobwa yageze mu bitaro avuye kureba umucuruzi wicururiza wari wemeye kumuha oxygene asanga abana bapfuye. Uyu ni umwe muri ba bakobwa twabonye basigaye bakorana na wa mupolisi cyangwa se wa muyobozi wa gereza. Abana 30 barapfuye ari kureba. Minisiteri y'ubuzima yamagaye kamubwira ngo yanga ku bigo nderabuzima byo mu Buhinde wapi nta gikoresho kizima kiba gihari. Biriya bigo nderabuzima byo mu Buhinde ujya no kwisuzumisha bakakubwira ngo indwara ntibari kuyibona kandi urwaye. Wa mukobwa ikintu cyahise kiba niwe wajyanywe mu rukiko, bari we bashinja ibyaha ngo abana ngo kuba bapfuye ngo nuko yari yanyweye ibiyobyabwenge ngo ntiyite ku bana neza. Dore umuyobozi wamwihakanye, abayobozi baramwihakanye na minisiteri y'ubuzima iramwihakanye avuga ati ni uburangare bw'uwo muganga kuba abantu bari gupfa ku bigo nderabuzima byo mu Buhinde. Uyu muganga kubera uburangare no kunywa ibiyobyabwenge abana 57 bapfuye harokoka 3 kubera ngo nta oxygene yari mu bitaro. Minisiteri y'ubuzima yigeze ibura oxygene, yayiburiye hehe ko utigeze uyisaba ari uburangare bwo kuba wanyweye? Ibaze ngo baramwihakana. Minisiteri y'ubuzima yaramwihakanye kandi koko birumvikana
cyaba ari igiho cyaba kwaba ari ugutsindwa kwa leta y'Ubuhinde no gutsindwa kwa Ministeri y'Ubuzima ntago icyo cyasha bakwemera ko kibajyaho bavuga ngo bananiwe kugura oxygene ngo abana 40 barapfa iyo nta leta yabi barimo bahise bafata ibya byose bigereka ku mukobwa w'umuganga baravuga ngo yerenguye ibyo bwenge agira uburangare mu kazi yasohotse abantu bamutera inyanya umukobwa yakatiwe burundu muri gereza dore nguye ari gukubitwa yasohotse abaturage bavuga ati mbega umwicanyi uburangare n'ibyo bwenge butumye abana 30 bapfa yarakubiswa akatirwa burundu dore minisitiri w'ubuzima ngarajya kuvuga ati iki ni icyasha ariko uyu munsi wa none hano hari wavuze ukuri aravuga ati ukuri kwa nyako n'ukuri ya mugore yarenganya atari we wisha abana dore ngo yari kurira na wa mupolisi kazi no yarabyumvisha arumirwa abona ko uno yari kwita ngo n'umugizi wa nabi byibura ari kugerageza kuba nanone yagaragaza ukuri nawe yararize wa mupolisi kazi dore wa musekretari wa minisitiri w'ubuzima nimba kuko minisitiri w'ubuzima yarakoze ibi bintu nubwo naje mwerekeje ngo mumuvure nimushaka mushireho umusego mu mwice ntago nzabarega mumbabarire minisitiri w'ubuzima mushireho umusego mu mwice nta muntu nzabibwira ko mwamwishe mumbabarire minisitiri w'ubuzima mu mwice ibazaho nanone iyo ubugizi bwa nabi nk'ubu ngubu bubaye hakabaho kunyereza amafaranga mu bigo bimwe na bimwe byitwa ubujura iyo mu bigo byinshi nyine hagiye bamo kunyereza umutungo babyita ubujura busanzwe nyine umuntu aba yaranyereje umutungo atari ko mu isi y'ubuganga n'ibigo by'ubuvuzi iyo umuntu anyereje imitungo n'ibindi nkabyo n'ibikoresho byitwa ubwicanyi kuko ni benshi baba bazapfa nimba uzi ko nawe uri mu bigo cyangwa uri muri departement z'ubuvuzi ukagira ibikoresho nyereza ubwo hari abantu benshi bapfa kubera uburi ubwicanyi mu zindi departement byitwa ubujura ariko muri departement z'ubuvuzi n'ubuganga imiti biki n'ibiki n'amafaranga yakaguze ibikoresho byo kuvura abantu kabinyereza witwa umwicanyi mu gihe mu zindi departement zitari z'ubuvuzi babyita kuri igisambo yarababaye uyu mugabo shaho 234 सरकारी अस्पतालों की एक लिस्ट naboherereje ibitaro ibigo nderabuzima bigera kuri 234 wumva none ikintu agiye kubasaba ati mboherereje email irimo ibigo nderabuzima byo mu Buhinde bigera kuri 234 bidafite ibikoresho mu masaha 5 ibyo bigo nderabuzima mu bihe buri kintu cyose gikenewe n'umuganga n'ubaga n'uwamenyo n'uwiki byose buri kigo nderabuzima kibe gifite igikoresho cyose cyatuma byitwa kari nk'ibitaro bya prive मंत्री जी के पास पूरे 10 साल mu masaha 5 urumva bishoboka ati minisitiri w'ubuzima amazeho imyaka 10 ayoboye ibyo bintu ntago yabikoze yakagombye ko yarabikoze mu myaka 10 none iyo myaka 10 tugiye gufata ko twayimuhaye nabikore mwongeshe kuri iyo myaka 10 h'amasaha 5 aba maze kugura ibikoresho byo mu bitaro hose nimutabikora minisitiri w'ubuzima arapfa हेल्थ केयर सिस्टम में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं systeme y'ubuvuzi naha isa nkaho Vikram Laboratory ayihaye amasaha 5 ibigo nderabuzima byose bimaze kubona ibikoresho byose bikenewe ibikoresho twategereje imyaka 10 n'amagana arenga Vikram Laboratory atumye ibigo nderabuzima bibasha guhabwa ibyo bikoresho mu gihe kitarenga amasaha 5 ibigo nderabuzima batangiye kubikoramo amasuku kubera minisitiri w'ubuzima ngashimuswe ibaza icyo kintu abaturage bari basanzwe bapfa minisitiri w'ubuzima wese bamuhereza n'abagomba kumubaga harindi zina abaturage bari kuvuga ku minwa yabo usibye Vikram Laboratory intwari y'igihugu uri gutuma ubuvuzi abana bo muri bo mu bigo nderabuzima batangiye gushyirwa muri za kuveze abarwayi baryamaga kuri sima bahawe ama ACE wabonye ACE ariko mu bitaro by'ibigo nderabuzima baba bifitiye ubushobozi riga nuko batabikora mu Buhinde Usually 10 to 20 years. ibintu byatwaye imyaka 10 uyu mugabo abikoze mu masaha 5 ikigaragara ko leta ibishoboye ahubwo ari gahunda yo kuba batabishaka kubw'inyungu zabo hari ikindi kintu ngiye gusaba urashaka iki अकाउंट करने के बाद उबर में तो नहीं जा सकते ना ubu ngiye guhamagara munyorereze indege nkura hano ikantwara munyorereze indege muri iryo joro yasabye indege turi babashuru bashaka gusohoka ngo batahe ndegishe kubatwara akazi bakarangije ku manywa we mwicunga inyuma yanyu dore inyuma yabo babashura bataracika biriya bintu nubwo babikoze ariko bihabanye n'amategeko ya leta ntabwo ari kuri ibintu bikorwa ntabwo barasa minisitiri ntabwo bakora kuriya ntabwo leta bayikoresha igitugu dore ngo barabazenguruka babashura bose babashura barabazengurutse bose barabazengurutse mama we afande kazi yarivugiye ngo ubutani bongera kubwanuka bataka nzaba mbafite avayo dore nguyu arabafashe bunda hasi arabafashe maze kubafata go film ikangamo fire bebe baba koga dewe baba koga go ma we baje film nyinshi go afanda fire kure y'icyuma kubisamo go kubisamo
impeta sange niwe sange do fa do ni hano do fande Pritz ari hehe kuri bano hari bisasu madam chief run buno wasi yahindukiye dora kineneku dora kanu kakineneku dora umugabo baherutse kwambika n'imeta uriteguye ara bahumuriro mfite utuntu akora Sharukan mama we dore ukuntu atambuka vayo uyu ni shere bambikanye impeta ejo bundi ariko bari kumwe bayigize umudage kobwa vayo buretse ntagaruka babigenza buretse wakara buretse shari abafiance bahuye ariko umukobwa ntago abizi bakobwa bavayo kobwa buretse shari do ati cyuma buretse shari buretse tutuntu twara tugutanze buretse Rabe indege bura balance indege bashaka guciciramo rabe cyuma hakurya manura indege bucece tugira bataragira bahita basohokana minister yambaye ibisasu rabe bipakira indege bose chief tugende bamwita chief ayitavayo chief kwabara mukurikira chief modoka do sharara mukurikira fashano aranyerera umukobwa yaranyereye amanukana maske y'uyu musore sigaranye maske ye ewa ni nanjye nzayifashisha arebye muri maske y'uyu mugabo harimo imisatsi kuyijyana kuri Rwanda Forensic Institute bahita bagupimira bakamenya ngo iyi misatsi ni yande DNA barazipima umukobwa yasigaranye imisatsi y'uriya musore rikaza yipimira irasange ni umugabo we ndaje mukanya reka mbibutse ko ari ikigo cyo bakaguha bakaba bagwa ibikoresho byose byo mu nzu kishyura mu gihe cy'amezi 5 bita Dubai Market ndaje mukanya hano twari turi mukobwa mukurikiye sigara na maske hano twari turi sigaranye ikizibiti cy'umukobwa n'umuhanga arebye muri maske iriho imisatsi yacu ibipfuka riga yahise ajyana Rwanda Forensic Institute Kacyiru bajye gupima DNA iyi misatsi yawe bayijyanye bamenya wagwanda bamenya uriwe n'isura yawe mada ubwo dufite imisatsi ye turaza gupima DNA 30-40 अलग-अलग एज ग्रुप के लोगों gusa ikibazo nanone imisatsi twagiye tubona isa nk'ari abantu benshi bo mu myaka igiye itandukanye kandi batandukanye mbere ugasanga niyo umusore niyo umusaza niyo y'igikwerere मतलब wig है bivuze ngo yari yambaye wig ariko hagiye harimo n'imisatsi ye mu gace mikeya डिपार्टमेंट के बेस्ट ग्राफिक आर्टिस्ट hamagara umuntu w'umuhanga cyane cyangwa se forensic artist urenze cyane muri biriya bintu mukora iperereza mukoresha ino shusho ya Vic Laboratory इमेज को रेफरेंस की mushushanyirize isura ye 45 iyi bihe bigiye bitandukanye सारे क्वेश्चन ndagira ngo mubone mu myaka igiye isa nk'itandukanye कल मिलते हैं पर कल तो आपकी शादी है ना tuzabona nisho ejo ariko n'ubukwe bwawe कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं nimugira amakuru mumenye ngiye muzampamagare nubwo mfite ubukwe iryo ni itegeko yego ni itegeko y'umugore afite ubukwe nanone na cya gisambo ku munsi w'ejo भाई लोग क्या कर रहे थे babantu bari hehe आज आपने घर पे कैसे बुला लिया kuki wabamagaye hano अगले 2 महीने में इलेक्शन आने वाला है amatora ari mu mezi abiri उनको काम अपनी मर्जी से ही करेंगे uramutse ubishiye bakora icyo ushaka cyose नहीं क्योंकि पावर उनके पास ntago batwumvira kuko bagifite imbaraga पर हमारे पास imbaraga ziyobora igihugu tuzikeneye mu biganza byacu ugiye kujya muri politike कुर्सी आज के लिए Guruji birahagije bugiye umve ni muri munawe एक राजा था kera habayeho umwami yari ameze nkawe देख urugamba agiye rwaramutsindaga n'urundi rumutsinda घूम रहा था जंगल में aza kujya mu ishyamba afite inyota n'inzara afite umujinya एक बुढ़िया माँ ने umunsi umwe aza guhura n'umukecuru amuha umuceri ushyushye उसने सीधा uwo mwami भाग के बीच में ashomba ikiganza muri wa muceri ushyushye चल गया intoki ze zirashya atangira kuzihuha बुढ़ी ने बोला umukecuru aramubwira ati ऐसे शुरू करो wijomba intoki mu muceri ushyushye आराम से ahubwo tangira urye wa muceri wo hejuru umwe hejuru uyu muceri ugiye uhozahoze ukora ko hejuru gake gake apana kuhita umanuramo ibiganza nibwo umuceri bukuryohere उस राजा ने nyuma y'igihe gito umwami yasubiye mu bwami bwe intambara zajyaga zitsinda kuzirwana ubwami bwe ahita bwisubiza kubera iyo nama umukecuru yamugiriye yo kurya umuceri gahoro gahoro kandi ahereye hejuru apana kuza ajombamo ibitoki umve aramuyambiye रशिया से वापस नहीं आता usigara ucunze ibintu kugeza igihe nzagarukira mvuye mu Burusiya kandi ntuzishore mu ntambara utware ibintu gacyo tuje सबको टिकाने लगाएंगे tuzabikemura n'ingaruka turi kumwe ibibazo by'abari kuturwanya sibyo muvandi urebe filime kumbe dore ubukwe bwabaye bano barabahuje ntago ari bya bindi abantu batinze ubukwe ngo reka mbushyire nka nyuma y'amezi 5 ngo nibwo muzaba mwarantwerereye uri kudukuramo intwererano
wapi mfite amafaranga ubu ngiye mfite ubukwe nzabahamagara weekend bababwire n'umugeni yabonetse muze mu bukwe bwanjye murye mu namwe mutaye ariko mwe mubanza kudushyira mu magurupe mukusanya je naje gusanga amafaranga ntwerera abantu bagiye gukora ubukwe. Yes. Rolling. Action. Ngaho ujyana ibyo bitambaro byawe itunzanira amazi yo kunywa. ese kamini noneho warasaze wicaye hano akazi karangiye none wicaye muri salo ukora iki usigaye nivugana nari umaze gusara ese umuntu yicara wenyine akivugana ari wenyine nta muntu bari kumwe kubera n'ikigoryi wicaye n'akazi utarakarangiza ubuse wese ntabwo turi burye umwanya umaze wicaye urabizi neza ko mukecuru ari hano urashaka ko tujya turira amasaha atari amwe n'ayo mu cyaro baryama kare iyo turamugaburira igitoki cyaraye uriya mukecuru ufite amahane ameze kuri urashaka kikumena mu maso ariko kwanza hari n'ibintu ndambiwe njo kugira ngo ajye anyara ku buriri mu byo ngo kamini ngo ninjye wabunyayo nabyo byo ndabiranga iyo twabwirwa n'iki twabwirwa n'iki ubu iminsi ibiri yonyine nabunyayo kandi nabwo nkabibemera nka bati kamini nabunyayo ubu ugiye kujya uhangana ubura ki si umwana wanjye ndamuyobewe none se utaraza ko atanyaraga ku buriri ariko nanjye nakubwiye ikintu cyari cyabiteye nari niryamye mbabarira ntukajye wirirwa ushaka guhangana na Rayi ntabwo turi guhangana njyewe nari nisinziriye ndimo ndarota ndimo mvuye kureba match ya Arsenal cyo haguruka ujye kurangiza akazi mpita ndota nshaka kunyara haguruka ujye kurangiza akazi Kamiri kandi ntabwo nzajya nirirwa mpangana maze kunyara mpita nshiduka menyeye ku buriri akoze Kamiri urabona nzahangana nawe kugeza ryari byakubaho Kamiri kandi ndagusabira umushahara wawe usubire mu cyaro ndabona umaze kunanira ntabwo nasubira mu cyaro kuko mu cyaro ni habi ariko ntabwo mugerageze mwe kunsigura ngonyara ku umukozi ko kumana yanjye uzi ko niwo mushinga wo kumara ubwabo ariko Kamiri uziko nta n'umuntu n'umwe ucyubaha muri uru rugo simwubashye nta muntu n'umwe ucyubaha urikora ugatakaza ukaza ukicara muri salo urikora ukajya guhangana na mukecuru ngaho papa arakiwe nta kintu avuga muri uru rugo urashaka kugera ku kibaho mwana uriya mukecuru ni isasu ndamwubaha nyamuneka atanakumubona ntabwo ujya kumushakira ibyo arya naho icyo gitoki cyaraye cyawe niwe ukirira sinakubwiye ngo ujye uteka bike bishira nanjye sinari narebye no mu nkono byasigaye watinyutse uteka ibiri icyenda mu bantu bane ibyo byose ndabimara ngiye ubu wazanywe no kumpombya ugende uyandike nzayagukata Abera bueno. Cyarake kinyara ku buriri kingana gutya. Bajya nkafata noza. Profile tu shoti. Rake no kubera ikinyara ku buriri. Sarai taichara hariya. Shuku. Sarai taichara hariya. Change battery. Sawa twagiye. Change battery. Nchwana ishka. Ya. Kungufu. Kanyata. Iyo gambata kungufu. Nanje nabiroza kumbata kungufu. nakubwiye ngo ugende uyandike nzayagukata hari ayandi magambo ntabwo najya mbona ibiryo byo gupfusha ubusa mama mukecuru ndahaguruka Kamiri haguruka mbabarira agenda ujye mu mirimo nakubwiye ko amafaranga ugenda ugashaka aho yandika tuzayabara na muhera amafaranga muri iyi saro sohoke yakoze iki se mukecuru umuhungu asigaye ashaka
arikora agateka ibiri 9 by'igitoki mu bantu bane. Mugera hano inguru bari ko bisigaye mu none se uko byaraye urabimugaburira uratinya kugaburira umukecuru ibyo byaraye nawe urambwira ngo ntubimara ndagaburira umugabo wanjye imishyushyu akajya kakajya zinyamure ese none ibyo ni iki kamere mbisa caka integereje mu guhera ejo mwinginga ngo aze antoroshereze hariya rero narebye ndavuga nti usuboye umwana w'umuhungu aze gukoropa mu cyumba cye byara yari kuza agakomanga nkabyuka erega ibi byose niwe wakabikoze nk'umukazana none maze guhira ndahemye ese mukecuru nanjye umenye ko maze kubyara kabiri bambaga ntabwo najya mbasha kujya nunama nkoropa ino nzu uyu mukozi se naramuzaniye none ko nabimubwiye ejo nkabona ashinze amatwi ariko se mukecuru mu cyaro n'ubundi ko nta mukozi wagiraga wibanaga ukoropa icyumba cyawe byakunanije umukozi mushumba wawe se azagukoropera mu cyumba nawe wagiraga kuko wari ugukabye nagira amazi aguka nawe yewe sibyo bitwara wambaye ni bwoko iyo ujya umukozi nagiraga ariko ngiye imbere y'iyi ngegera yanyu nagiraga abashumba nkagira abaje n'abagaragu baza kukwerekana iwanjye wasanze ntatetse yuko ese hano wari waburara iyo mikonjera bari kuvuga ngo bajye kumva ntayo baraguha turateka ibishyushye ese mikondera nayigaburira n'umugabo wanjye ariko muri n'abanyamafaranga murateka ibiri 9 ubundi twese tuzi ko urukundo rushingiye mu kwizerana ariko n'umugore kuba yarizeye umugabo we nibyo byakuriye intandaro iyo kuba yashaka kwicwa ubwo byose bikozwe n'umugabo we bitewe n'icyizere yari yaramuhaye umugore yari amaze igihe atabona umugabo nawe afata umwanzuro kuba yamuzana ku manga arimo aramubwira ati sheri wanjye komeza wegera imbere umugore nawe yarabikoze nk'uko umugabo abimubwiye dore ngo ararenga imanga umugabo agasigara arimo araseka avuga ati wow ndakwikijije ubu ngubu ngiye kuba nagenda ntangira ubuzima bushyashya umugore mushyashya imitungo ninjye uyisigaranye umugabo mbese atangira kuba yavuga nk'umuntu uryoshye cyangwa se ugiye kuba yasigara neza avuga ati byanjye bigezeho tayari reka ngende ariko dore Imana ukuntu ikora wa mugore wasimbutse imanga cyangwa se warenze imanga dore ngo haraza umugore wundi w'umumarayika agahita amutabara akamubwira ati ntugire ubwoba ndagufite ariko umukobwa akavuga ati se niki kibaye ko numva nguye ahantu ntazi umugore atangira kuba yamubwira ati ntugire ikibazo ni marayika uje kuba yagutabara umukobwa akavuga ati hoya njye wimfatirana nta muntu ndi we ku buryo wavuga ngo umumarayika uje kuba yantabara njye nta kintu mvuze nta muntu ndi we ntawe ndi we njye rero wimbeshya ngo ndi umumarayika kuko ntareba umugore ariko akamubwira ati ntugire ikibazo ndi marayika umukobwa yanze kuba yabyizera aramubwira ati reka njyewe kuba ntareba ntabwo wamfatirana wa muntu we igute wavuga ngo uri umumarayika reka ubwo yatangiye kuba yakireba ku gisebe yari amaje kuba yakangirika akireba ahantu yakomeretse umugore akamubwira ati ntugire ikibazo ibyo ngibyo ndaje mbitunganye nturamuke kuba wagira ikibazo reka nkwereke ubwo nuko nguko nyine aba yifitiye imbaraga zidasanzwe yakojejeho ikiganza cya gisebe dore kirahita kigenda umugore yahise atangira kuba yabyemera tuzi kuri marayika koko ukuntu wabivuze noneho ngiye nabibona uri marayika ubwo nuko nguko umugore yahise azamuka akomeza uko nguko niba akiri impumyi ase wahura na marayika ntigukize turaba twareba ariko umugore yaje ko nguko aza kwitegera imodoka niba agiye no kuba yasubirana n'uriya mugabo ariko njye ntabwo nasubira ubwo umugabo yaramubwira ati bite byawe undi aramubwira ati nukuri ntabwo ngiye mfite amafaranga ahagije menshi ariko make mfite wangize imbere umugabo aramubwira ati ngaho uretse nzi imbe nagushyiramo yihutira kuba yamushyira mu modoka vuba vuba amubwira ati ngaho injira genda ujyemo ngo utware nguhereze rifuti cyambere n'amafaranga ayo makeya n'ubundi cyerekezo ndimo ndajyamo nawe nicyo urimo urajyamo nta kibazo ayo ngayo urayampa ubwo nuko nguko yahise yihutira kuba yajya mu modoka nkubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe usanze utarayikoze ube wayikora ujya muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like dore imodoka ngiratsimbura ikagenda ariko nyine ibintu biratangaje ubwo bageze aho bagiye ubwo yahise amukuramo amubwira ati gira vuba vuba vamo ivamo nyishyura umpereza amafaranga yanjye umugore ariko yatangiye kuba yashimira kuko aho bari bamukuye hari kure cyane amubwira turakoze cyane kuri ibi bintu nkoreye undi akavuga ati oya igira vuba vuba unyishyura ibyo ngibyo ijya kubibwira mama wawe ubwo yamuhaye amafaranga ariko umugabo bamuhereza menshi aratangira ati aya mafaranga yose se wayifungara agatangira kwitegereza ati uyu ni impumyi cyangwa arimo arabeshyirwa ngubwo akamushyiraho amafaranga avuga ati uyu muntu ni impumyi reka nze nkwereke utuntu ngiye kuba namukorera mutuburire dore yahise amuhereza ibiceri umugore atangira kuba yakibaza ati ko numva mpaye amafaranga makeya se kandi wari kumpereza ndi wanyongiriye amafaranga kayanga ari makeya waba umvanye mu ntara se cyangwa mu mahanga aya mafaranga ni makeya kuko ahantu tuvuye ni hatoya ntago ayo mafaranga akwiranye
n'ahantu tuvinda akamubwira ati wintesha umutwe njye uri kubona nari mfite gahunda yo kugutwara ibyo jya kuyaka mama wawe ndeke ngiyewe kwa nini. Yahise yigendera umugore asigara aho ngaho yibaza ati ngandebera abantu barakajwe n'iki nk'aba ngaba koko ibabaye ikibwo umugabo yize mu modoka atangira kuba yavuga ati bundi kuntu agiye ahura na zino njiji yazakira vuba pe. Ubwo yese yatse imodoka arigendera umugore yasigaye aho ibintu byamucanze avuga ati si Kigali we ngaho ndebera ntwariye amafaranga antwariye amafaranga yanjye ariko nta nibirenze reka nikomereze izanjye none nabigenza ute nyine kayatwaye reka nikomereze izanjye nta kintu nabikoraho nta kuntu nabigenza idore ngo yahise yigendera arakomeza. Ubwo ngubwo yarageze mu rugo yarakomeje gake gake tayari idore ngo arinjira ariko bakatwereka wa mugabo twatangiranye ari kumwe n'uriya mugore hari uwarimo arahamagara amubwira ati sheri ntugire ikibazo amafaranga ndayafite ikintu cy'ikibazo gihari nuko yapfuye atari yasinya kuri za mpapuro ariko mu mwavoka wanjye araza kuba yabijyamo umugore wanjye kuko nta wundi muntu afite wo kuba yasinyira bino bintu ningewe byonyine ari bubisigire ariko ntugire ikibazo cy'amafaranga amafaranga yo ndayafite bebe ntugire ikibazo amafaranga ndayafite ubwo ngubwo akazamura ipinda amubwira ati amafaranga ndayafite menshi cyane n'ipusi itasimbuka ntugire ikibazo cy'amafaranga dore umugore arimo arabyumva ariko akavuga ati mana yanjye ibi ni ibiki koko ariko umugore ibyo ari byo byose none harimo aranareba ashobore kuba arimo arareba ubwo ngubwo agatangira kuba yavuga ati se ninde barimo baravugana uriya mukobwa ninde barimo baravugana ko wagira ngo ijwi ndarizi uriya mukobwa barimo baravugana ijwi ryiwe ndarizi ninde umukobwa nicyo kibazo afite ati ijwi ndarizi ry'uriya mukobwa barimo baravugana ninde undi wakagumya amubwira ati reka nze ndaje nkurebe dutangire twenjoyingi tuyarye pole pole gake gake ese ibyo se mumbebe ese ibyo sheri wanjye. Ubwo nyine hari barimo baravugana bavuga ati ikibazo gihari nuko atansinye imitungo yose ariko ibyo ngibyo nta birenzi amafaranga yaratugeza kuri. Umugore yarabyumvishe yumva ko umugabo wagiye kuba yaza idore ngo arasohoka twenga arimo araseka ariko kwikanga yisa kubita inkoni hasi idore ngo arahita yongera akigikaho. Umugabo yaravuze ati ninde uri aha ngaha uwo ninde ubwo nuko nguko yarebye yitegereje neza yise atangira kuba yamubwira ati Marigarita we yewe Marigarita uri hano. Ubwo umugabo nyine yaratunguye kuba yongeye kuba yabona umugore wari hano akamubwira ati cyane ndi hano akamubwira ati se byagenze gute bino bintu kugira ngo ugire aha ngaha ibi bintu bishoboka gute ko waba uri hano. Umugore akamubwira ati nyine nanjye naje ndangisha nahuye n'abagira neza mpaka bangeza aha ngaha ariko ntubigireho ikibazo ntubitindeho nuko bangejeje aha ngaha nyine ariko se ko nari nakubuze bebe wari uri hehe iko ngiyewe nakubuze wari wagiye hehe. Umugabo yakubiswe n'inkuba atangira kuba yamubwira ati sheri nanjye sinzi ukuntu nakuburiye nagushatse impande n'impande hose ndakubura ahubwo nategereje kuri bose kuba wataha ariko nyine dore igihe kirageze urongeye urataha ni iby'agaciro cyane pe. Umugabo n'umujugaritse arabeshya umugore nawe akavuga ati ni byiza pe ubwo twongeye kuba twahura kuko nari nakubuze abagira neza nibo bangejeje aha ngaha ariko umugabo akavuga ati si Kigali we ndebera. Ubwo agatangira kuba yamubwira ati sheri ntubigireho ikibazo wowe uraza kuba wareba ukuntu bino bintu biri buze kuba byagenda neza ariko reka nze ndajeho gatoya bugumya aha reka nze mbanze ngira utuntu ndi bukore ese byo se bebe. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yamwisobanuraho amubwira ko nyine nawe yari yamubuze kandi yamurengeje imanga ari aho ngaho. Ubwo yahise amubwira ati ngangu ino imbanze nkwereka tujye mu nzu. Ubwo ngubwo yatangiye kuba yavuga ati iki ngiki cyo wagitangaha iki kareka kuba cyambera umutwaro iki kintu ni igiki ubwo umugabo yarakaye yashaririye ibintu byamurenze. Ubwo nuko nguko yamuzanye aho ngaho amubwira ati sheri ugiye kubugumya aha ngaha noneho ndaje nanze kuba nagusiga hariya ubugumya aha ngaha reka nzeho gatoya umugore ariko umugabo we yamuvumbuye ko arimo arashaka kuba yamwica. Ubwo mugabo yaramubwiye ati bugumya aha reka nzeho gatoya isi byose bebe. Ubwo nuko nguko yavuze ati ndajeho gake gake yaba wicaye wowe utuzi uti maze reka nze. Umugore nawe aramubwira ati nta kibazo genda ukora ibintu urimo urashaka nanjye ndaba ngumya aha ngaha. Ubwo umugabo nuko nguko yagiye agenda atarwiyambitse igihunga yagiye yirukanka. Umugore nawe akimara kubona ko umugabo agiye yahise abyuka vuba wakibaza ngo umugore niyihe mipanga afite. Ubwo yatangiye kuba yagenda yihuta cyane avuga ati reka nze mbanze ndebe ibintu ndimo ndashaka kuba nareba. Yatangiye kugenda afungura utubati hari ibyo arimo arashaka kuba yareba yihutira kuba yabireba vuba avuga ati reka nze mbirebe ariko akavuga ati se biri hehe. Ubwo ngubwo umugore wakibaza ngo niki arimo arashaka. Ubwo yatangiye kureba impande n'impande agahiga akaburirwa akaburirwa akibaza ati se biri hehe ko mbona bincanze ni hehe biri hehe. Ubwo mushuti cyangwa se umukozi waho ngaho yaraje asanga mabuja we ari aho ngaho ahita atangira kuba yamubwira ati mabuja ubwo yabonye arimo arareba atangira kuba yamubwira ati suri murareba undi ahita amubwira ati ceceka ngwino mbe nakubwira ukuntu ibintu bimeze njira nkubwira ukuntu ibintu bimeze. Ubwo nuko nguko yahise amwihutisha amwinjiza mu nzu vuba amubwira ati ngwino gusobanura ibintu biri hano ukuntu bimeze utaza kuba wanyicira imiti. Undi nyine akamubwira ati se warebye Imana kuko irakora warebye se umugabo wawe wabimubwiye. Undi yaramubwiye ati nta mpamvu yo kuba nabibwira umugabo wanjye kuko umugabo wanjye ni ikinyamaswa ni igihanyaswa sinatinyuka kuba nabimubwira. Ubwo yatangiye kuba yamubwira bya bindi by'umumarayika wamutabaye. Ubwo nuko nguko yaje ahita amukoraho utuntu tw'utumaji uwari impumyi
dore ngo arita areba yamukoreyeho utuntu tw'utumaji, dore yahise atangira kuba yareba nawe ahita avuga ati yego se ndarebye cyangwa nanjye murimo murambeshya naba ndebye. Umugore yaramubwiye ati cyane umukobwa, dore ngo yararebye yatangiye kuba yavuga ati dore ndarebye nyuma y'igihe ndongeye ndarebye Imana ishimwe. Yatangiye kuba yakubita haleluya iz'imirambararo. Undi akamubwira ati tuza ibintu byose bimeze neza kandi byose biraza no kuba byamera neza, ntugire ikibazo, dore wongera urasubiranye uko wahoze. Ariko ndagira ngo mbe nakubwira ngo ubanze nawe ugende ukora ibintu nk'umuntu mukuru, ngereka mbe nakerekera nigendere, ibintu byose biri mu biganza byawe. Umugore nuko nguko yagiye asiga Marigarita aho ngaho yiyicariye, nawe kuba yareba byaramushimishije, ahita avuga ati reka nze nanjye mbanze njye kuba nareba utuntu nikorera, pole gake nipoye nshaka utuntu nanjye nikorera gake. Ubwo nuko nguko yagiye, ariko ubwo arimo arabiganiriza umukozi ukuntu byose byagenze, arimo aramubwira ati dore ubwo ngubwo amaze kuba nakira, ariko navumbuye ko umugabo wanjye ashaka kuba yanyica, ndakwinginze ntube wamubwira ko ndimo ndareba kuko afite imipango yo kuba yanyica agasigarana imitungo yose. None ubu ngubu nanjye niyo mpamvu ndimo ndashaka kuba nakirwanaho kugira ngo ndebe ko hari ikintu nakora. Umukobwa akavuga ati si umugabo wawe arimo arashaka kuba yakwica koko, ibyo ni ibyanyabyo? Undi ati cyane rwose, arimo arashaka kuba yanyica kugira ngo asigarane imitungo yose, ariko nshaka kuba nagira ngo mfashe kuko ntabwo nabyifasha, bino bintu birahambaye birakomeye. Nshaka kuba namenya hari undi mukobwa barimo baravugana urimo urashaka kuba yamufasha. Ubwo akiri aho ngaho bamvishije umugabo arimo kuri telefone arimo aravuga, ahita avuga ati reka nze njye kuba nareba umugabo wawe ibintu arimo, njye ndaza kuba nagufasha ntugire ikibazo, ibi byose ndaza kuba nabigufashamo tumenye wagwane tumenye ibyo ari byo. Reka mbanze njye kureba umugabo wawe ibintu arimo. Disi umugore yishimye kubona umukozi we arimo aragenda bimufasha, amubwira ati cyane urakoze kuba urimo uramfasha, urakoze cyane. Ubwo umukozi nuko nguko nawe yaje ari aho ngaho arimo aragenda yise atangira kuba yakumva boss ari kuri telefone arimo aravuga ati njye ntubigireho ikibazo bebe, ngiye kuba nabikora none usize ibintu ngiye kuba naheraho, wowe ni ibintu bitangaje cyane, ngiye kuba namwicira hano muri ino nzu. Amaje kuba yadusinyira none ubwo yagarutse, ngiye kuba namwicira muri ino nzu nsigare hano ngiye nyine, kandi nawe cyaba kiza nuko wahagera tukamwicana, ariko ngiye ndaza kuba nabyikorera, ntubigireho ikibazo ndaza kuba nabyikorera, ariko byaba byiza uhageze nkakwereka umupangu mfite. Umukozi ngiye kubanza mwirukane kugira ngo ibintu bibe biriseriye. Umukozi aravuga ati iki agiye kuba yamwica koko bya bintu biriseriye? Umukozi yari yanze kuba yabyemera, none yarabyumvishije ngo agiye kuba yamwica, ariko aravuze ati reka mbanze nikize umukozi. Ubwo niko yatangiye kuba yahamagara ati Christina we, yewe Christina, Christina uri hehe? Ubwo boss yatangiye kuba yahamagara Christina nawe yahise yihuta cyane aza ati yewe boss nabitabye murimo muranshaka, ariko nyine aririmanganya amwereka ko nta kintu na kimwe yumvishe kandi byose yabyumvishije. Aramubwira ati hari ikintu nshaka kuba nakubwira, kino gihe rero tugezemo ndabona kiri igihe gikomeye tujya gikeneye umukozi, rero nagiraga ngo ube wataha usubire iwanyu. Umukozi ati ariko boss nawe ntugatebye ibyo bintu soriseriye, kubona akazi ngakora uko gasabwa nkabikorera ku gihe, gute wambwira ngo ugiye kuba wanyirukana? Ibyo bintu waba ushingiye kuki? Waba ugiye kuba wabikorera iki? Ubwo umuboss abona umukozi ntago arimo arabyumva, ariko akamubwira ati Christine nawe witebya, ibintu byose tuzajya tubyikorera, ntukajye ugira ikibazo, umugore wanjye nanjye nshaka kuba namwitaho. Umukozi ariko akavuga ati boss hoya, ntago natuma nawe uvunika kubera ko ufite akazi, waretse se ngiye nkagumya ndimo ndabyikorera, hari ikintu na kimwe bitwaye, reka ngumye mbyikorere. Umugabo akamubwira ati gute ubundi ndimo ndaterana amagambo nawe, hano uru n'urugo rwanjye ntago ari urwawe, rero ikintu mpisemo ngomba kuba nagikora, wowe nuko ngiye kuba nakwirukana, tugiye kuba twajya inama se? Umukozi akamubwira ati oya nta mpamvu yo kujya inama, ariko nawe bitekerezo nta mpamvu yo kuba wanyirukana utarananteguje. Ibyo bisubizaho bikoye boss nawe ntugatebye ubwo boss agatangira ati ndimo ndatebya, reka nze none nkwereke ko biri seriye, ca hano igenda shangiye ndimo ndatebya ngewe nawe. Ubwo nuko nguko yamusohoye amubwira ati nta mpamvu yo gutebya nawe, sohoka genda, abakozi ngiye ntago nkibashaka narabahaze, narabarambiwe, toka ningukenera nzakubwira. Ubwo nuko nguko yamusohoye akamubwira ati se boss waretse? Undi ati taha nge ntago ndi mama wawe cyangwa papa wawe. Ubwo nuko nguko yamufungiranye, idore umukozi ngo biramurenga, akibaza ati se marusha ko bagiye kuba bamwica mbyumvishije, ibi bintu ni ibiki? Ndabigenza ute bagiye kuba bamwica? Ibi bintu biragenda ute? Ubwo umukozi yatangiye kugenda yibaza ikintu kiri buze kuba cyaba kuri marusha, wakavuga ati ndakora iki ibintu ko bincanze bindenze. Idore wa mumarayika ngarahita hagera, agahita yatangiye kuba yakora utuntu twe, atangira kuba yakanda ku rugi. Umugore wari uraho ngaho yumva urugi rurafungutse, kandi ubwo ngubwo ni wa mumarayika ubikoze. Yahise we yigendera, ubwo yavuze ati ngo wiki ibyo ni ibiki? bigenze ute? Tayari dore ngarahita afungura urugi. Umukobwa bamufunguriye urugi arinjira, yari karimo arareba avuga ati ibi bintu bigenze utera? Bigenze ubwo niko yari afite intego yo kuba yajya gutabara nyirabuja. Yagiye yirukanka cyane, yinjira yomboka, gake nyine agiye kuba yakitabarira, nkubwira ati nawe byakabaye byiza ugira umutima wo kuba wafasha watabaraho bikomeye, kuko abantu bararakaye, ariko gutabara nicyo kintu cyiza kibaho. Wajya ubigerageza ukabikora gake. Nkubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, usanze utarekoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona,
iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo umugabo nuko nguko yaje, hari wari urimo urakomanga yihutira kuba yamufungurira, ariko hari uwaje arimo aratongana ati ndebera, ariko ubundi bite byawe wowe, gute wambwira ngo kuba wakica umuntu byakunaniye? Ibyo bintu byakunanije iki? Umukobwa ariko yahise akuraho telefone aravuga ati reka mbanze ndikodinge bano bashenze ibintu barimo baravuga. Umugabo akamubwira ati ngiye nagerageje ibintu bishoboka byose, ariko yanze kuba yapfa umuvandimwe wawe. Undi yarabyumvishe yumva ko ngari umuvandimwe we umajije kuba yakora ibyo bintu, cyangwa se urimo urafatanya n'uno mugabo. Undi yaramubwiye ati ngango haye amasegonda 2 yonyine, ubu umajije kuba wakica umuvandimwe wanjye, siko bimeze si, igenda ube wabisoje ube wabirangije. Ubwo undi yarabyumvishe undi akamubwira ati nawe ariko ukeka uri muri bukase k'inshuro ya mbere we yari byakunaniye, hari ikintu negeze nkubwira hari ikintu negeze nkubwira bikunanira wowe? Ubwo batangiye kuba bakibuka ukuntu byagenze. Wari umunsi umwe uno mukobwa uje utongana ari aho ngaho ari mu modoka arimo aragenda yicirana isiri n'umugabo amubwira ati wowe itegure. Undi ati nta kibazo reka nze nkwereke utuntu ngiye kuba nakikorera nipoye. Ubwo nuko nguko hari ibintu bari bapanze. Idore umugabo n'umugore barimo barambuka, ariko umugabo agenda yamwiyaka barimo baragenda yamusunikiye mu modoka. Idore nuko nguko imodoka yaje iramwasa. Ubwo ukamenya ko ariho yakuye buriya buhumyi afite. Ubwo umugabo yarasetse arishima cyane ati wow, mbega byiza. Ubwo rero umugabo nicyo arimo aramushinza ati we bwa mbere ntibyakunaniye, kubera iki ngiye byananira rimwe ugahita wumva ko igikuba cyacitse kandi nawe ibyari byarakunaniye. Urimo urakeka se ko ngiye nanjye mba ntarimo ndabishaka kuba namwikiza? Ubwo niko yavuze ati umuvandimwe wawe naramuhazi, singikeneye kuba namubona, rero niyo mpamvu nshaka kuba namwikiza. Undi akamubwira ati hagati aho ngaho se uragira ngo bitanga iki? Ikandi nyine wowe ibyawe byakunaniye ngaho reka dushaka uburyo tubikoramo dukoresheje ubwenge, apana gukora ibintu tutatekereje. Umugabo akamubwira ati se nyine n'iki umuntu yakoze atatekereje ko ibintu byose ngiye nabikoze natekereje, nabanjije kuba natekereza uburyo ngiye kuba nabikoramo, ndabipanga ahubwo se ufite undi mupangu? Umugore yaravuze ati cyane mfite umupangu ndawufite uhanyanyaje ukomeje cyane. Ubwo yaramubwiye ati noneho ubwaje reka dufate tumusinyishe ziriya mpapuro, none aduhereze n'iri ngiri bindi, none niturangiza ituze kuba twabisigarana nibwo duri buhite tumwica amaje kuba yadusinyira. Ibyo bintu urimo urabyumva ute ko ngiye ndashaka kuba nabona umuvandimwe wanjye abisigarana cyangwa se agapfa bisize bimwanditseho? Umugabo yaravuze ati mbega umugore nukuruza ubwenge. Dore uyu nguyu arimo arabikorerwa n'umuvandimwe we. Yaramubwiye ati reka nzi tugende tujye kuba twamureba, ariko agiye kugenda umugore yaramubwiye ati se waretse tukajyana tukajya kumuzana bitaza kuba byakunanira? Kumuzana wenyine ko nabonye we nta tubaraga wifitiye, reka tujyane tujye kuba twamuzana, nabonye wowe urimo urasitasita. Twagiye umugabo nawe yatwawe avuga ati kidomange ni iki ngiki, nshaka ko twakibanira gake pole. Ubwo wa mukozi nawe ari aho ngaho arimo arabyumva, nta kindi kintu yahise akora usibye kuba yava aho ngaho yari yihishe, atangira kuba yareba niba barenze. Yaravuze ati mana yanjye ndakora iki? Ubwo yatangiye kuba yatekereza ikintu agiye kuba yakora biramucanga, ariko aho ngaho hari dokima basize ngo umugore agiye kuba yasinyaho zo kuba yatangana bino bintu byose n'iby'umugore. Ariko umugabo nyine kutanyurwa abishaka kuba yabigira ibye, ndetse na kiriya kigoryi kindi cy'ikigore kikaba umuvandimwe w'uno mugore wundi. Ubwo umukozi yararebye ati reka nzi nkiremo runo rupapuro ari rwaza kuba yasinyaho, apana kuba yashyiraho rwa rundi rwari rusanzwe hahita rukuramo ahita ashyiramo urundi urwari rusanzwemo ahita rufata ngo abe yarujyana. Tayari ahita yongera arafunga, aravuga ati reka nze ngewe nigendera ibyanjye, tayari ndabisoje. Ubwo nyine niba yari kumuhereza inzu cyangwa se aribyo byari birimo, yabikuyemo ashyiramo ibindi bintu utamenye ibyo bapanze. Dore umugore ngo baramuzana pole gake bakamuzana. Dore nuko nguko bamuzanye bamubwira ati ngwino wicara aha ngaha bebe, sheri wanjye icara aho ngaho uzi ubanze urebe utuntu tugiye kuba twakora. Umugabo nyine arimo arareshya umugore we kugira ngo amusinyire, nibarangiza kuba yamusinyira ikirenzeho cyabahita banamwica. Agatangira ati sheri ni ukuri nari nababaye bitewe no kuba nari nakubuze, ariko hari ikintu nshaka kugira ngo mbe nakubwira, hari ikintu ndimo ndagira ngo mbe nakubwira. Undi akamubwira ati ni iki ushaka kuba wambwira? Ni iki ushaka kuba wambwira? Ubwo umuvandimwe we yicaye hirya avuga ati iki ngiki kirimo kirasitasita mu biki? Ubwo agatangira ati be ni ukuri hari ukuntu ndimo ndashaka amafaranga yo kugira ngo mbe nakwitaho se kuba wakira, kuko ndabona uburwayi bwawe bumaze igihe. Rero hari umuntu wari wishimiye kuba yadufasha, hari umushinga wari wishimiye kuba yadufasha, ni ukuri reka mbe nagusinyisha aha ngaha. Ubwo ngubwo akicara akajisho wa muvandimwe w'uyu mugore. Umukozi arimo arabireba, undi nawe akavuga ati umushinga ibyo ngibyo se ni ibiki kutari wabimbwiye kare hose? Umugabo ariko akamubwira ati se waretse kuba wakomeza ibintu, njye mba nkwitayeho bebe, mba nkwitayeho. Ubwo umugore nawe yatangiye kuba yavuga ati muhereze abanza asinye ibyo ngibyo ni ibiki arimo arivugisha, muhereza asinye. Ubwo ariko akamubwira ati umushinga ugiye kuba waduhereza amafaranga, rero bashakaga ko ubanza kuba wasinya aha ngaha niba ubyemera. Sinya aha ngaha ubanza ubyemere, ibintu byose biroroshye, nta kintu kirenze kiri mwahawe bisinye, ubyemeze kuri murabyemera. Kandi nyine azi ngo ni impapuro z'ubutaka cyangwa se ibintu nyine by'uno mugore agiye kuba yamusinyira kandi byahinduwe kare. Umugabo akamubwira ati sinya aha ngaha sinya. Ubwo ngubwo akamubwira ati agiye kuba yabikora bikore. Umugore ariko agatangira ati se ibi bintu ni ibyanyabyo? Umugabo bagahita bamubwira ati cece kutaza kuba wakica umuti,
umugore nawe yahise yihutira kuba yasinya, ariko umukozi arimo araseka bitewe n'uko azi ibintu byose bakoze. ubwo umugore nawe yahise asinya avuga ati nta kibazo, nabisoje nanjye ntegereje kuba nabagwa. uwo mushinga ukanyitangira. umugabo yaratangaye ati ye, biratunganye se biratunganye? ubwo umugore yaravuze ati yego byose ndabikoze, sinya nyishyize aho ngaho. ubwo baravuze ati ye, arabikoze. ubwo umugore nawe yaravuze ati niteguriye kuba nakira. umugabo nawe yihutiye kuba yareba. umugore nawe atangira kuba avuga ati ibyo bintu se arimo aravuga gutyo ashinyagura, bigenze gute? ubwo nuko nguko yarebye aritegereza cyane. ubwo bose birabatungura cyane kubona umugore abasinyiye mu buryo bworoshye, ariko umugore yise ahaguruka. dore ngo aratangira kuba yakuramo amarinete. bose baravuga ati iki, uyu se bigenze ute? ahita atangira kuba yavuga ati se muvandimwe, gute wankorera bino bintu? ubwo bose bahise bahaguruka. umugore atangira kuba yabatonganya ababwira ati ni gute nabizeye nkabahereza icyizere cyanjye mukaba mukirangije gutya? undi akavuga ati se urareba koko byagenze gute kugira ngo urebe ko nkuzi utareba byaba byaragenze gute muvandimwe? ibi bintu wabikoze gute? ubwo bagatangira ati wowe bundi icyambere reka nkubwire muvandimwe, n'ubundi wasinye aha ngaha nta kindi kintu byatanga. icyambere wasinye, ibyo se byatanga iki cyangwa birahindura iki? ubwo n'umugabo ati wasinye wowe, ikigiye gukurikiraho ubwo nureba nabi turanakwicira hano mu nzu. ubwo umugabo agatangira kuba yamubwira ati muvandimwe wawe tugiye kuba twabana nk'umugabo n'umugore, rero wowe nta kintu na kimwe kivuze mu buzima bwanjye. umugore akamubwira ati nganyumvira ubunyamaswa bwanyu, ubu kubera imitungo mwari mugiye kuba mwantwarira ubuzima bwanjye, none se murakeka ko ibyo ngibyo biri buze kuba byabahirara? ibyo ngibyo murakeka ko biri buze kuba byabahira? bakavuga ati nibiki arimo aravugara? umugore akavuga ati ndagira ngo mbamenyeshe ko ibyo byose murimo muragira nta na kimwe cya nyacyo kiri muri ibyo bintu. umugabo akavuga ati ngo nta na kimwe cya nyacyo? ati shawe hagarika ibyo bintu urimo uritwara gutyo. na mushuti we cyangwa se umuvandimwe akamubwira ati hagarika ibyo bintu. umugore akamubwira ati none se urakeka ko ibyo bintu ari ibya nyabyo bisinye mwaho ngaho, cyangwa muri aho ngaho murimo murarinagira ngo muzi ko ibyo ngibyo ari ibya nyabyo? nabafashe mwebwe mushaka kuba mwanyica. uko muri babiri mwese mugomba kuba mwaryozwa. ibi byose mwari mugiye kuba mwankorera mugomba kuba mwabiryozwa. murimo murabyumva neza? mugomba kuba mwaryozwa bino bintu mwari mugiye kuba mwankorera. mwanyamaswa mwe. ngo umugore yagize umujinya akavuga ati muri inyamaswa mwabantu mwe, ibyo bintu murakeka ko ari ibya nyabyo bisimwane muvuga ko nasinye? umuvandimwe akamubwira ati ubundi wogira ubwenge, none se we kuri iki buryo wihutiye kuba wasinye utazi ibyo usinyiye? akamubwira ati se wabanjije ukareba ukareka kuba wavuga ubusa, wabanjije ukareba ukaba wareka kuba wavuga ubusara? akamubwira ati mwese narabizeye, ariko ikintu cyonyine mbungiye nababwira nuko mwebwe mwagomba kuba mwafungwa bitewe n'umutima mubi wanyu, ubunyamaswa bwanyu, mukaba mwabubazwa. mwebwe muri abantu babi icyane. ntabwo nakifuza kuba navuga ko namenyanye namwe, ukuntu murimo murareba gusa wagira ngo muri abantu. umugabo ariko akamubwira ati ibyo birakureba, ubundi njyewe nanahaze kuba nakumva izo drama zawe. ikintu nakubwira ni kimwe, uyu ni umugore wanjye tugiye kuba twabana, tugusimbuze kubera ko noneho ibintu byose wabisinyiye kuba wabimpereza nta kintu na kimwe wowe ufite, dore byose biri mwaha ngaha, bikubiye mwaha ngaha ibyo wasinyiye wabiduhaye wowe, genda hoshi ahubwo tuvire mu bintu. umugore ariko agaseka. ubwo ngubwo yabibabwiye bakagira ngo ni imikino. umugabo nawe agatangira kuba yareba umugore we bagiye kuba bakibanira. ubwo n'umuvandimwe w'uyu. undi akamubwira ati se murakeka ko ibyo bintu ari ibya nyabyo nk'igihe nahereye mbibabwira? ntabwo murimo murumva neza ko impapuro zahinduwe ziri mwaho ngaho zitari iza nyazo izo nasinyeho? ubwo bararebye ati ngo iki, ibintu arimo aravuga se ni ibya nyabyo cyangwa arimo aradukinisha? ubwo umugore yaravuze ati ibyo byose murimo murabona nta na kimwe cya nyacyo kirimo, ibya nyabyo byavuwemo cyangwa se byavanwemo. ubwo umugore yaravuze ati zana nirebere niba koko ibyo bintu arimo aravuga ari ibya nyabyo. idore ngarareba akitegereza akavuga ati iki? bose barumirwa. atuzi uko atari ibya nyabyo we, uzi uko atari ibya nyabyo ibintu biri mwaha ngaha yasinye atari ibya nyabyo? umugore yatangiye kuba yamwenyura agaseka. ubwo ngubwo umugabo akavuga ati bishoboka gute ko yaba yasinye ibintu bitari ibya nyabyo kandi nabyisigiye aha ngaha ari ibya nyabyo? impapuro zari zirimo ari izanyazo. umukozi yahise ahaguruka ati wigira ikibazo bosi we, byose nabihinduye. niba ari byo urimo uratekerezaho ukuntu byagenze, ninjye wabihinduye. ubwo nuko nguko yaje pole gake amubwira ati gutyo urimo urabibona, ninjye wabyikoreye. se ngizi impapuro se mwari mugiye kuba mwamuriganya ibintu byiwe byose, singizi impapuro? undi akavuga ati gute wabikoze ko nari nakwirukanye? waba wagarutse gute ahangaha kandi nari nakwirukanye? ibi bintu bikunda gute? bishoboka gute nari nakwirukanye wagarutse ahangaha gute ngiye ko nakwirukaniye ubwanjye? ubwo umugabo afite ikibazo nyine cy'ukuntu yari yirukanye uriya mukobwa, ariko akaba yagarutse. undi akamubwira ati ibyo ntibikureba, njye nakoze ibyanjye mu buryo bwanjye, rero nta mpamvu yo kugumya umbwira ubusa cyangwa se unegosiya nanjye. tuganira icyambere we nakubwira nuko utari umugabo. nta mugabo ukurimo, nta mugabo utekereza kuba yakora ibintu nk'ibyo ngibyo by'ubugoryi by'ububwa. wowe ntabwo ibyo bintu bigukwiriye bikubereye. umugore nawe yahise avuga ati umva nkubwire rero, ikintu ngiye kuba nagukorera singiye kuba nagufungisha ngo nkukorere ubugome nk'ubwo wankoreye. undi akavuga ati ariko ubundi ngewe ko bizi ko ndi umugabo wanjye, ni gute wafata umwanzuro wahita utangira kuba watekereza ngo ugiye kuba wamfungisha? ibyo bintu urimo urabikura he? izo mbaraga urimo urazikura he zo kuba wamfungisha, kuvuga ngo ushaka kuba wamfungisha? umugore akavuga ati se we ko washatse kuba wanyica, ubu ninjye wari ugiye kuba wagukorera ikintu gikomeye. ngewe murahitamo kuba mwamvira mu rugo, ntimuzigere kuba mwahagaruka cyangwa se mbe nabahafungisha. bararebanye ati ngo iki? umugore we yarakaye avuga ati ngewe reka nkubwire, nibitarenga
ngenda nahamagara polisi ze kuba yabajyana, nimutijyana ndahamagara polisi ze kuba yabajyana. Ubwo umugabo yarebanye n'umugore, ariko umukobwa yise atangira kuba yaseka avuga ati ngewe ubundi si uri kubona ndi umukobwa mubi wabura umugabo? Urimo urabona ndi umukobwa mubi wabura umugabo ra? Uyu nguyu niyo atandongora narungurwa n'undi ngewe, ibyo ngibyo byo wicara ubizi. Ubwo wa mukozi wabo nawe agatangira ati iki ariko muratebya we, muratebya kandi mumenye ko hano harimo n'ibimenyetso, nimushaka kuba mwakigira inzasyori ngo ntimuva mwaha ngaha. Ibi bimenyetso byose ndaza kuba nabihereza polisi bafunge kubera bino bintu mwakoze, birahambaye cyane, murimo murabyumva neza. Umugabo yarebanye n'umugore ati baradufunga, reka nigende niba bafite ibimenyetso. Umugore nawe ababwira ati mwese mwirukanke. Umugabo ariko aravuga ati ngewe ntabwo nshirayo, ngewe uzambona vuba aha ngaha, nzakwereka ibintu nzagukorera. Ubwo nuko nguko yagiye, ariko umugore yasigaye aho ngaho mu gahinda, ibintu biramubabaje kubona ibi byose birimo birakorwa cyangwa se byakozwe n'umuvandimwe we ndetse n'umugabo we. Dore umukozi barasigaranye barimo bararira, umugore arimo ararira nyine kuri bino bintu byose bimaje kuba byaba. Ariko umukozi akamubwira ati mabuja ntubitindeho cyangwa se ntubigireho impamvu. Icyambere nuko ubuzima bwawe bwarokotse, nicyo kintu cy'agaciro kiri aha ngaha. Ubuzima bwawe bwarokotse. Ariko agatangira ati mana yanjye kubera iki bino bintu byose byambaho, kubera iki bino bintu byambaho nkashakana n'umugabo nkuriya w'igihanyaswa w'ikinyamaswa, umuntu utazi kuba yahereza agaciro undi muntu. Namuhaye ubuzima bwanjye ndamwegurira, muhereza umutima wanjye ariko awukinamo agapira ajyamo arawukinisha. None reba ibintu ankoreye kugeza aho yashakaga no kuba yanyica. Mbega umugabo, mbega umugabo. Ubwo umugore yarashobewe asigara aho ngaho byamurenze byamucanze cyane. Ariko umukozi akamubwira ati mabuja njye ndi kumwe nawe, icyo uzakenera cyose njye ngifite ubushobozi cyangwa se nagufasha, njye nzagufasha ntugire ikibazo, nzakubera umugabo wawe nyine mu rurimi nyine rwo kuba wabyumvamo ko nzagufasha. Undi akamushimira cyane, turakoze cyane kuri bino bintu ukoze, iyo utaza kuba wowe cyangwa se utaza kuba uhari ntabwo nari kuba mbyifashije. Undi akamubwira ati oya nta mpamvu yo kuba wanshimira, twakagombye kuba twabikora, ibi ngibi rwose twakagombye kuba twabikora, niko byakagenzi. Ubwo niko yahagurutse, ariko yatangiye kuba yamwenyuramo. Wa mugore wamutabaye dore nguwo yari arimo arabireba, wa mumarayika yari arimo arabyitegereza. Ariko umukozi akibaza ati usura muntu ninde? Ndimo ndabona hariya mabuja, uriya ninde? Ni wa wundi se waba yagutabaye? Undi ati yego ni wa wundi wantabaye, ngiye kuba narenga imanga ngiye gupfira mu manga, nuriya wantabaye rwose, uriya niwe wantabaye. Ubwo umugore nyine yatangiye kuba yamumurika, amumurikiye amubwira ati uriya niwe wantabaye, ahubwo reka twigendere, ibintu bimeze neza, ibintu turashima Imana. Ubwo nuko nguko bagiye. Nkubwira ati ni nuko kagenzi, reba neza niba warakoze kuri subscribe, usanze utarekoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video wayibonye, iramutse yagushimishe ntibagirwe kuba wakora kuri like.